Okay, number 1 ku gasomanifilms.com. Abakunzi buduhinde ndatugarukanye ku bwinshi bimeze ni zimwe nziza yo tangiriye hakurino ndagira ngo ure filime witonze akani kaga filime bisaba kuba umva amafomu tumeze nkaho twayateguye neza tugiye kubyuzuza rebe गिराना नहीं संभाल के we ntubijugunye hasi twara neza mwakere ntagara amakosa yanjye nitwe dukurikira mugire hari abantu benshi muri Tiwari rebe ibi twari kuba twabikoze ijoro ryahise ibi bari kubigura n'injoro mbere y'uko uza hano twageze ku rukiko bageze ku rukiko cyangwa se nushaka uhite ku murenge Vani ari hehe naho basezeranyiriza abantu ku murenge bari bajya mu rukiko hano tujya ku murenge ariko n'ubundi babyita ngo mwasezeranye ngo mu rukiko hararega no muvugira ngo uzatwara 50 nta kintu wazanye n'undi ngo uzazana senkana nimero 16 naze hari bari bari guhamagara ngo yitwa Vani hano hari umukobwa mwiza ubona ko wabukereye imisatsi yateretseho akamakiyaje Jenny D nemeye gushyingirwa na Aniti nzamarana nawe ubuzima bwanjye bwose mu bibi no mu byiza sinzigera nkuva iruhande n'umukobwa ari kuvuga ariko ibyo akenshi abivugishwa nuko bagiye kumuha 50% ngo mu gihe batandukana urebe umukobwa yashano atangira kurira mu gitabo agafoto kari kumwe n'umusore handitseho my love mu bibi no mu byiza tuzabana kugeza urupfu rudutandukanije nuko barahira ariko batandukanywa n'agasore k'imbobo cyangwa agakobwa k'akaninja udahara ढूंढ रहा है ati ubu ngubu muri kano kanya amagambo nayaburiye ubusobanuro urebe सैयारा ढूंढ रहा है hari inyenyeri umutima wanjye ukomeje gushaka umukobwa aje mu murenge aje gusezera n'umugabo Siala cyangwa se Siala bisobanuye inyenyeri hora igenda Sayala अपनी चमक ना बदले ni inyenyeri itagibura kumurika kwayo और ना बदले ni inyenyeri itagibura ishusho yabo अंबर जैसा एक समंदर चांद है कश्ती पानी में देखो umukobwa rero umuhengero kwa umeze kose w'ubuto iyo nyenyeri yishakira inkombe iyo nyenyeri niyo umutima ushaka umutima wanjye urashaka iyo nyenyeri hori murika nimero 23 Vani Batra umukobwa niwe bageze yagiye gusezerana nk'umuntu wese ugiye gusezerana bari mu rukundo avuga ati uyu muntu tuzabana karamata tugiye kwibanira uba wishimye umukobwa ya Jano Vani nyumva Mahesh banza nyumve umva twageze ku murenge uriye ngo badusezeranye gitifu yahageze ababyeyi bayo nabo baje umva nkubwire ugeze hehe shaka ikibazo cyo ntabwo ujya umva umugore wumva umugabo umukobwa yageze ku murenge w'abasezerane umugabo ntabwo arahagera Baby, ndi ku kibuga cy'indege mfite indege ndagiye ngiye muri San Francisco turashize तुम सैन फ्रांसिस्को जा रहे हो ugiye muri San Francisco yego to meet a couple of the VCs there ngiye guhura n'aba vice president bigo bikomeye hariya मोशन मिल गया तुम्हें bakuzamuye mu kazi अभी तक तो नहीं yego bisa nkaho banzamuye mu kazi ariko ntibiremerwa Mahesh शायद ku murenge baze kubura umukobwa uri ku murenge umugabo akakubwira ngo yamaze kugenda cyangwa se ari ku kibuga cy'indege agiye ngo kuzamurwa mu kazi It's great, I'm so happy for you. umva umugore w'umutima yahise abwira umugabo ngo mugabo wanjye nejejwe nawe pe nimba mu kazi baguhamagaye muri Amerika ngo bakuzamure mu kazi nejejwe nawe ari umukobwa w'ikigaruka amubwira ngo nageze ku murenge nguri he mugabo wanjye akakubwira ngo nagiye mu kazi bagiye kunzamura mu kazi waba umusebeje ashobora no kwiyahura gusa uyu mukobwa kubera umutima yaravuze ati umugabo wanjye n'ubundi ninjye bikorera bagiye kumuzamura mu kazi ati nejejwe nanjye mugabo wanjye genda ayo mafaranga uyakorere bisha abana bafite umutima ariko nawe wari kutumenyesha mbere nabimenye ku munota wa nyuma okay nta kibazo reka amatariki yo gusezerana ku murenge tuyimure nta birenze bano ni ibintu bisanzwe uzana n'ababyeyi gusa mukaza mugasezerana ku murenge ntago ari bya bindi byanyu muhuruza imbaga y'abantu menye nayo mpamvu muba mwumva musebye umukobwa yise avuga ati amatariki yo ku murenge tugiye kuyahindura nta kibazo रानी एक और बात है hari ikindi nshaka kubwira तुम बस इतना बता दो uzagaruka ryari sheri कोर्ट से नेक्स्ट डे ले लेते हो kugira ngo menye igihe amatariki yandi nyasabira y'igihe bazadusezeranyiriza gitifu मैं नहीं आ रहा हूं बानी sheri Vani ntago nzagaruka umva inkuru yakiri नहीं करनी है बानी sinshaka gushyingiranwa nawe Vani nahuye n'undi mukobwa mwiza kukurusha मौका नहीं मिल पाया और सब कुछ इतना जल्दी nabuze umwanya wo kubikubwira ko nabonye undi mukobwa tuzashaka rutari wowe
ababyeyi bawe ubansabira imbabazi ntago mpari ariko nagomba gukora icyo nagombaga gukora. Nyagasani ibaze kuba uri ku murenge ababyeyi bawe bahuruje kugira ngo uri kumva ubwo buremere, waba ukereye umugabo akakubwira ngo nabuze umwanya wo kukubwira ko niboneye undi mukunzi, ababyeyi bawe bansabira imbabazi ntago mpari. Umukobwa isi yamwikaragiyeho imufungiraho amaferi. Nyagasani mama yarabibonye, isi yaramwikaragiyeho dore girikaraga Fani. Nyagasani ibaze umugabo gutera indobo wageze ku murenge. Aditya Chopra presents ndetse kugasomanura films ku bufatanye kugira ngo agafilime k'ubwenge nk'uko kakugereho. Bimeze bite? Umukobwa bamutereye indobo bamubengeye, barakwereka hashize amezi 6 uriya mukobwa bamubengeye ku murenge. Hano afite igitabo cyacikaguritse, umukobwa wese babengera ku murenge dore agahinda afite, maze n'uwo batabengeye ku murenge depression iramukubita. Ibaza umukobwa wa bukereye wari uri ku murenge bakamubwira ngo ntibigishobotse. Nyuma y'amezi 6 umukobwa bari mu gahinda. Uyu munsi abantu bose banejejwe nawe, papa wawe nawe yiteguye kugenda. Ngwino itegure tugende mwana wanjye, ishize amezi 6 ntago nshaka kugenda mama. kubera iki? तेरे दिल को ना चपेड़ मारनी है मैंने. Wa mwana ndagukubita urushyi. रखा है मन मार रखा. Umaze amezi 6 turi kwibabaza. अरे प्यो दा घर नहीं हैगा, मेरा घर हैगा. Umutima wawe ntago ari ufata icyemezo hano, ningira ufata icyemezo. Umwana ameze amezi 6 ari muri depression, nta kintu na kimwe akora, nta hana ajya kubera kumubengera ku murenge. कीमती आंसू किसी उल्लू के पट्टे के लिए. Umva inama mama yamugiriye, mukobwa wanjye amarira yawe wiyapfusha ubusa hejuru y'agahungu k'ikigoryi. Uririra umusore ariko uzi kubyara umwana ukabona umwana wirirwa arizwa n'ikigoryi cy'agahungu k'amafuti karaho ngo umuhungu ngo yamwanze. Mwaramwitayeho amaminervari cy'ubwenge, umukobwa mwiza usa neza akirirwa riranga agakobwa ngo agahungu karamwanze. मिर्ची ज्यादा हो गई पुत्र. Bebe थोड़े आंसू उसके लिए भी बचा. Umwana wanagutekeye capati n'ibiryo biri mu rusenda rwinshi, basi reka urwo rusenda bari rwo ruza kukurizaho kugira ngo urizwe n'agasore pe. Reka urusenda nagutekeye bari rwo rukurizaho kugira ngo urizwe n'agasore. तैयार हो जा. Ngaho byuka witegure, haguruka haguruka. Umukobwa mama yamubaye hafi guseba byumvikana. Ako mwaza nk'ababyeyi b'i Kigali mwazishatsemo umukobwa wanyu mwiza mugakora inama, kanyoherezaho umukobwa wanyu kaza kandiza nkumva ukuntu bimere. Ngiye mbona biriya bintu birimo n'umurengwe. Umuhungu ari kurira. देखो ऐप पे मिल रहा है दूध दही चिकन सब्जी सब. Muri iyi minsi umuntu ashobora kuba yagura ibintu online ugakanda bagakuzana ibyo ushaka byose mu rugo. None ubu ngubu n'umugore usigaye umushakira ku mbuga nkoranyambaga ugakanda bakamukuzanira. Hari ama application yahuza abantu ngo bagakundana. Ni papa ajyanye umukobwa ejo nzamujyanye, umwana wakira telefone yawe. टेबल पर भूल गई थी तू. Telefone wari yibagiriwe ku meza mu rugo, ninjye wayikwibukiye. जिस तरह चीजें भूलती है दुख भी भूल जाया कर पुत्र. Mwana wakwibagiwe agahinda uriya musore yaguteye, nk'ukuntu mu buzima busanzwe nabonye ujya wibagirwa utuntu. Uwo ni papa. Uyu mukobwa n'umukobwa ushobora guta telefone mu rugo akayibagirwa, akayibuka ageze mu nzira agenda. Papa arubwira ati mwana wa nk'uko uba wibagiwe telefone mu rugo wazambabariye, nk'uko ujya wibagirwa utuntu twa hato na hato, akaba ari mbega agira amazinda, akaba ari nako wibagirwa uriya musore wakubabaje. Uwo ni papa. भूल जा पुरानी बातें. Ahise hikuremo. Umve gahise yikuremo. Rukwereka umukobwa ari mu nzira agenda, yari byo kuja umuntu ari umusore ufite ikimoto cyiza, hari utumoto buri yanjye ngenda mu masaha y'akaruhuko. Bona umukoboyi hano akubise akaburike ku ikoboyi, ahita ashyiraho urumogi rwe gake gake umuhanda. Umukobwa ari mu ikigoryi kinyura urumogi umuhanda ara ahita anacaho. Kuko mana basigaye barunywera mu muhanda. Umukobwa yarubaye ikigoryi kinyura urumogi umuhanda. Umukobwa araho yaje. Urabeho papa. Umukobwa yaramaze amezi 6 adasohoka mu rugo. Umukobwa yaje hano afite ka agenda, kandi agenda y'umuntu haje yagendana nayo, agenda yiterekana. Umukobwa aza gufunga hashize hano tuje. Umukobwa arebye abona cya kigoryi cyamuciye kuri moto kinyura urumogi, kirani cya kinyura urumogi kiracyari kurutumura. Musore nk'urumogi ariko umusore w'ibogari buryo agendamo wagira ngo niwe nyiri igihugu. Kiriya kigoryi urumogi ruracyoshye. Abantu banyura urumogi uburyo bagendamo ukagira ngo nibo ba nyiri igihugu. Turumucyaraka. Ubusore bwanyu buno bwana bwanyu bw'ubutini wabwumva yo bwanyweye urumogi bufite igihugu, siko buba bugenda ukagira ngo nibwo bwa kimomo. Umukobwa yibagiwe igitabo cye hano. Uyu mukobwa agira amazinda.
yibagiwe igitabo cyano papa niko yamubwiye ngo nk'uko ugira amazinda wibagirwa ibindi bintu wazibagiwe n'umusore wakubabaje. Cya kirara kimwe urumogi kibona umukobwa ataye ajenda ye. Batra. Vani Batra. Bachelors in Hindi. Uyu mukobwa rwose afite bachelor muri Hindi, mbega uyu mukobwa afite impamyabumenyi mu rurimi rw'Igihinde, ngo kwa kundi umuntu ushobora gusanga afite impamyabumenyi mu rurimi rw'Ikinyarwanda yigisha Ikinyarwanda. Uyu mukobwa wacu afite impamyabumenyi rwose mu Gihinde. Hityo. Literature. Oya ni mu ndimi n'ubuvanganzo muri rusange. Masters in journalism. Uyu mukobwa akagira ngo masters mu itangazamakuru. Uyu mukobwa urumva ko ari umuhanga. Ndetse yabaga uwa mbere mu ishuri. Uyu mukobwa wacu ni umuhanga cyane mu itangazamakuru, ngo yabaga n'uwa mbere. What's a social media footprint like? None se imbuga nkoranyambaga zawe zimeze gute? Followers kitne? Ufite followers bangahe kuri Instagram? मैंने कुछ टाइम पहले Instagram yanjye naje kuyisiba. Uri kumva muri iyi minsi usigaye ujya gusaba akazi ahantu kajyanye n'ibijyanye n'itangazamakuru cyangwa se kuba watangaza ibintu bikagera ku bantu benshi, bakabanza no kukubaza ngo ku mbuga nkoranyambaga ukurikirwa n'abangana iki. Uyu mukobwa yahise amubwira ati Instagram yanjye narayisibye. Buriya nujya kubona ukabona umwana w'umukobwa afashe icyemezo cyo gusiba Instagram ye, ahari ni depression gagahungu kaba kamuteye we agasiba Instagram ye. Wasibye Instagram yawe? यहाँ पे writing also involves conducting. Wa mukobwa ugiye kugikoresha ama interview abantu b'ibyamamare barimo nka Baroki n'abandi, abakinnyi b'amafilime, influencer. aba influencers, bano be influencer musigaye mubona hirya no hino. यहाँ पे abanyamuziki egos और tantrums झेलने पड़ते हैं. Wa mukobwa we iyo ugiye gukoresha interview ibyo byamamare bigiye bitandukanye byo mu moko atandukanye, kano kantu nagira ngo kumve neza, bano banyamakuru barabanza bakabatoza. Uve kuri babandi bahubagurika bagenda bataratojwe, mujye mugura abonema mbatoreze hano. Nukuvuga ngo umukobwa aramubwiye ngo ugiye kugikoresha ama interview ibyamamare, abanyamuziki, aba influencer, b'abantu benshi bagiye batandukanye n'abakinnyi b'amafilime. Ati abo bantu kubakoresha interview ngo usanga benshi bafite ubwibone, ubwiyemezi kurusha impano bafite. Mbega ugasanga umuntu nta n'impano ya danje afite, ariko afite ubwibone buri hejuru no kwiyemera cyane. Abo bantu no kubakoresha interview babigoye. Abo nibo bantu muzajya muhanganira muri interview. Abo bantu urumva uzabashobora, bariyemera. Ni abantu usanga hanini batanafite impano, ariko uko bavuga ngo bafite abantu babafana bariyemera cyane. Abo bantu uzabasha kubakoresha interview. Ni wawundi utunga mikoro akanagutuka. I just want to write, ma'am. Jewe nifuzaga kwandika, nibyo nahoze nifuza, pana gukoresha abantu ama interview. Ni wa mukobwa wifite impano yo kwandika kurusha yakoresha interview abantu. We can offer you an internship on Tugiye kubanza nyine tuguhe akantu kajyanye na stage gatonya. interviews for her. Uyu mukobwa abanza gutegura interview za stage mbere ko twakujyana mu byo kwandika. Nta kibazo, bagiye kumutegurira akantu kameze nka stage, abanza agira ibyamamare ajya gukoresha ama interview, bareba ubumenyi bw'uko bungana. Spit it out. Vuga. Wanna know? Ibyo ushaka kuvuga nawe ushaka kubimenya. Rebe, mukobwa atarajya kure, abona hari umuzaniye ajenda ye. Wa munywara umogi abonye urunywera muri kaburimbo turashize. Ese wa munywa tabi wibagiwe ajenda yawe hasi. Rebe, umukobwa utavuga amagambo menshi ufite depression ye, kubitanye n'umurara. Fata ajenda yawe muko buretse se kireye kurura. Vani Batra. Bakwita Vani Batra. Thank you. Urakoze, kumbe byanditse kuri na ajenda. Huh? We witwa nde? अभी पता चल जाएगा. Vuba uraza kumenya izina ryanjye. Ndaje nkwiyereke. Ngo uraza kumenya izina ryanjye. Racyoje ngo wese bakwita nde? Ngo vuba uraza kumenya izina ryanjye. Umukobwa arumirwa. Uyaza hano. Yes. Yego. Roy. Ninde hano bita Murinda Nkuba? Ni njyewe, ni ukuri igitangazamakuru. That's me. Ni njyewe. Ni weho. Umukobwa arareba. Mutwe barawumena wa Murinda Nkuba. Why are you? Kuki uri kunkubita? जा शेयर कर इसे Na bino mubisharinge, mubyandike mu mbuga zanyu, mubiposting. Aje mu gitangazamakuru. डेब्यू करने का काम है तुम लोगों का. Akazi kanyu nk'abanyamakuru ni ukureba umuhanzi wa nyawe. तू सेलिब्रिटीज के एयरपोर्ट और जिम लोग रिव्यू करने में लगा. Ariko mwirwa mureba ngo ibyamare byagiye ku kibuga cy'indege, ngo ibyamare ngo byagiye muri gym, akaba ari byo muposting, aho guposting abana bafite impano nkatwe bakiri bato. Nyagasani, wa muhungu w'umunywaro umogi nawe afite amaganya nk'ayababa nkwatabi. Twirirwa tubona bavuga ngo nabo ngo bango twabuze inzira tumeneramo, ngo abanyamakuru ntago baducurangira imiziki neza. N'uyu musore ni kameze, aje mu gitangazamakuru aravuga ati akazi kanyu ni ugushaka abana bafite impano za nyazo nkatwe. None mwirirwa mwipostingira ngo hari icyamamare ngo cyagiye ku kibuga cy'indege, ngo hari icyamamare ngo cyagiye muri gym. ये सारे ब्लूटिक वाले नेपो के झागी के भी तो तुम लोग बोले ये भाग्य आ गए. Ati muri ba banyamakuru b'imbeba babandi babona umwana wo
mu bakire cyangwa se umwana wo mu bakire wazamuye nta n'imana afite ngo nuko ari umwana wo mu bakire afite amafaranga ngo uwo mwana niyo yakwituma ku buriri ngo abanyamakuru muraza mugafana kubera babahaye ruswa mukavuga ngo wow mukabyandika ariko abahanzi nkatwe dushyira ubuzima bwacu mu kangaratete ngo tunezeze abantu ntabwo mutuvugaho nyagasani urajya he turashize mvaye hano na underground yateye abanyamakuru ko dukeneye aba underground nk'aba urinde जोश banyita Josh उनका लीड सिंगर तेरा बाप muri iriya bande ndirimbamo ninjye muhanzi uririmba imbere sasa uyu musore yaje hano aravuga ati hari bande ndirimbamo ninjye uririmba mu b'imbere हीरो मैथ्यूज ariko wakoze icyo ujya kwandika inkuru muri bande nyobora mari nanjye uririmba imbere wagiye wivugira umwe mu bantu turirimbana witwa ngo ni Cleo Matthews गैरी मैथ्यूज का बेटा should have taken the lead in this ensemble group बाकी urangije wandikaho ngo Cleo Matthews turirimbana kuko ari umwana wo mu bakire ngo niwe urenze abari uvugaho twebwe abandi bose bo muri bande nanjye yoboye bande ni watuvugaho mu bitangazamakuru byawe murinda nkuba members कभी मेंशन नहीं किया क्योंकि क्लियो अकेला टैलेंट utangira kuvuga ngo uwo mwana wo mu bakire ngo afite impano sasa ndagira ngo uyu musore afite bande aririmbamo iyo bande ikaba irimo umwana wo mu bakire murinda nkuba ajya kwandika inkuru kuri iyo bande ntabwo yigeze agaruka kuki kuri bano bahanzi barenze cyangwa agaruke kuri uyoboye bande we yirebeye wa mwana wo mu bakire papa wamuha amafaranga twa ruswa twa giti dore ko dukunda atangira kwangurira ni urenze ngo uyu mwana ayoboye bande abandi bo muri bande bose arabirengagiza byababaje rero uyu murara nawe uririmba muri bande twebwe uravuga ngo turi bagenzi babo bamufasha कृष कपूर banyita Krish Kapoor आज के बाद ये नाम नहीं भूल ntuzigere wibagirwa izina ryanjye nongera kwandika inkuru kuri bande yacu kwandika inkuru mbega ukavuga ngo ni Cleo ubwo n'umwana wo mu bakire ngo n'abapampe be baririmbana aho kugira ngo uvuge izina ry'abo bapampe nabo ngo abantu babamenye uyu byamubaje ati nongera kwandika inkuru ukavuga ngo ukamentioninga izina ry'umwana wo mu bakire iryanjye ukarisimbuka tuzabonana mujye muduha hit Yes, I know. vuga izina ryanjye bakwita Krish Kapoor Krish Kapoor mukobwa yarumiwe ndaguraho undi nkuru mu gikaza hano muzajya mwandika abana bo mu bakire twe nimuduhe hit n'akazi dukora abanyamakuru bose barakamiye bari gukubita murinda nkuba ureba ahantu isi igeze nuko uzi gukubita umunyamakuru kuko n'abari abanyamakuru aho kugira ngo bamutabare bakavuga ati izi ni views iyi n'indi nkuru nayo turaza kuyaplodinga we muko बहुत अच्छा लिखते हो nabonye wandika neza waba umunyamakuru mwiza bivuze ngo yasomye ibitabo by'uriya mukobwa yasomye agenda yabona uyu mukobwa ukuntu yandika aho uyu mukobwa afite impano yo kwandika we buhagaze aho sha kere wa mujinga we gafilime bakise gute bakise Sayala mama we munywa nuko yasohotse urabona tuzarya ku mafaranga y'abafana gute mutavuga amazina yacu musora vayo n'umuribwe yaje hano muri iryo joro ku kimoto cye cy'amake ariko arabikabiriza cyane yaje hano ahita asiba muri bande yabo asiba isura ya wa mwana wo mu bakire baririmbana wandikwa we n'ibiki ufite ikihe kibazo ni njye wandika indirimbo nkaririmba nkayobora bandi imicurangire ariko bakavuga izina rya kiriya kigo ry'ingo cyo mu bakire papa waba yishyuye ngaho abanyamakuru bamurinda ngo batamika ngahe ikibazo cye filime papa wanjye uramuzi Krish papa wanjye niwe wadusabiye n'uturaka twose tubona kugira ngo tujye gucurangayo none urashaka kwishyira nk'aho okay inkuru twakongera tugasaba bamurinda nk'abo bakayandika neza Personal jealousy between the crew member. It's not worth promoting new talent. ati uriya musore agaragaje ko nta n'impamvu yo kuba twazamura impano ngo nshyashya bitewe na disipurine nke yabo mutafite muri bande yanyu ntacyo mwamufite gurupe yacu uvuye kuyisebya ukubita umunyamakuru bande ngo arayisebeje undi ati bande mutafite ntacyo mwamufite fata ufite show mu minota 5 twari turi kwishyushya ureba hano batangiye guserera bande ubundi ni ikipfa kuba abantu batangiye gufana umuntu umwe muri bande cyangwa abafana cyangwa abanyamakuru bavuga umuntu umwe muri bande abandi ntibabavuge ngo nibyo bigenda bitera ishyari hagati muri bande cyangwa mu magurupe bakagenda batandukana iyi show nge ntabwo nayicurangamo uyu mujinga yirimo ufashe umwanzuro mwiza mwana n'ubundi ntacyo wacurangaga umwana wo mu bakire ahita acaho ngo iyi bande anayivuyemo mu gihe uyu nguyu akirimo urebe mwana muze twigendere tureke uno mujinga bamusize wenyine uyu ni umwana wo mu bakire mumureke rero turirimba yabicuranga wenyine umusore ahita avayo hari show yari yabaye ndabicuranga njyenyine aho kugira ngo njye ncurangana n'abana bo mu bakire mvunike aba ari bo bahabwa credit aba ari bo bavugwa gusa rero bandikwa uyava yaza byicurangira afite umujinya afite ishaza
urabona tuzarye ku mafaranga y'abafana ryari? Tuzakomeza kwitwa ba Sagihobe gute? Avayo ndabyicurangira. Yeah. Asa kuri piano ni uririmba, ni ukompoza, ni ukora ibintu byose. Yeah. Yasha afite ishaza. Ryashaza umwanda gurundi wese bafite avuga ati bino bintu bizakora ryari. Bazanyumva ryari ko mbona ndenze, ariko abantu bakaba batabibona. Yeah. Icyo mfite ni iyi ndirimbo gusa. Uriya ni njyewe umufasha, urabeshya. Manu uri niga yanjye ndakuyamye wa kigoryo, ni mwari mwantereranye se? Mwari mwantereranye ngo mbe murebe ko nseba. Yarahatwitse itaza no mu kabari kari hafi aho. Ni kabasa niba bigenza nyuma ya show. Soraza hano. Bro, we are a crew. Mani turi bande, mani turi crew bro. We can do so little together, we can do so much. Ibaze nimba watwitse uri wenyine, twatwitse to dushyize hamwe. Winzoga ugende ndishyura. मेरे बाप के पैसों की तो शराब Nizi nzoga unyweye ni papa wanjye wazishyuye ngo uriyishyura. वो मुझे मेरे पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं और मैं तुम स्ट्रगलर्स पे खर्चा Papa nyoreza amafaranga y'ishuri nkemera tukayagabana kugira ngo tuyashyire mu miziki. उनका बेटा इस बार क्या क्लियर Papa wanjye azi ko ndi gukora exam ubu. क्लियर करने लगा Ariko ndi hano nishyura amafaranga ya bande. Umusore ajya muri toilette. क्रिश कपूर Krish Kapoor. me it's over Njye nawe turanatandukanye. Uranyumva? Ciao. Yumva ibimenekano Krish Kapoor ari. Yumva ibikubita. Yumva ibikubita, ni umuhanzi uvuye kuri stage. Yumva ibikubita arapfuye. भाई गिर गया क्या We uriyahuye muri toilette ko numva ibintu bikubita. अरे क्या Yumva ibikubita muri toilette. Yumva ibikubita muri toilette. hurt yourself We niwiyice. अच्छा सॉरी Nimba wanandakariye mbabarira. अरे यार Yumva ibikubita. Wereka umugoryi wikwicara muri toilette. Krish Kapoor imbere kwiyora. Kumbe yari ari kwirwana. Asa ufite icyo kibazo wakigoryi utuvangira hari gushya. Akumusa. 10 मिनट नहीं रुक सकता क्या? Nta nubwo wategereza iminota 10 umuntu wiviriye stage akabanza akanezeza abafana. Buriya hari ukunezereza ngo abafana kuri stage, ariko umuntu nyuma ya stage hari igihe abahanzi buriya ngo banezeza abafana. Nta nubwo ari kureka iminota 10 ngo nezeze umufana. opportunity मिली है Umva amahirwe nk'aya riga biragendana. behave yourself Amahirwe nk'aya ngaya ahoraho, mbwira kuzitwara neza. Barakwereka kuri no. Usore mbwira atara amahirwe ngiye kugwa, ariko tugezeranye ko uri buze kwitwara neza. Uyu ni wa mwana wo mu bakire. Ni umwana wo mu bakire ariko afite connection nubwo nta mpano. ये देख hip hop legend Uriya bamwita ni legend muri hip hop, bamwita Prince. इस टीम ने reach out किया था Ikipe yaje kutureba. Con collab. Baratubwira ngo tubandikire indirimbo. 100 million views आते हैं इसके Uriya mugabo yarebwe afite indirimbo yarebwe na miliyoni views zigera mu ijana. Miliyoni 100 views. क्या करे? None अरे भाई इसके 100 million views nitumwandikira indirimbo tukayimuririmbira akayisubiramo, izina ryacu rirajya mu bantu bamufashije. Natwe icyo gihe twabona amafaranga yo gutangira kwikorera neza. Abahanzi b'ibyamamare bari hejuru ngo hari ukuntu bareba abana bakiri hasi batazwi bakabandikira indirimbo n'amamelodi bo bakayiririmba nk'aho ari iyabo. Kuko n'ubundi umwanda guranda yiririmbiye naho yagera. विनीत राहुल Vinit Rawal सर लेबल हेड YMX uyu ni ukuriye rebo yitwa YMX Records. इसको मैनेज करते हैं Ni इंक्लूडिंग managing abahanzi bakuru barimo Prince. कट टू द चेस Webyo tubireke. राग म्यूजिक फेस्टिवल हेडलाइनर एक्ट के लिए प्रिंस को एक नया गाना चाहिए. Hari festival igiye kuba yitwa Lag Music Festival. Ati turagira ngo indirimbo tugiye gukura hano ari no mu star Prince azaririmba. बहुत गाने सुने लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा. So Indirimbo bagiye mwumvisha neza ikunze. new age. Turagira ngo mwandike akarimbo kajyanye n'imyaka turimo. Buriya hari igihe umuhanzi amaze igihe aririmba ariko hakaza abana bafite style nsh'utuntu tugezweho tw'icyo gihe. जरा डीप नहीं होना चाहिए. क्लासिक. Iyo ndirimbo igomba kuba iri classic, ari hit. दो पसंद Turashaka indirimbo nziza. में बहुत लोग खड़े हैं. You should thank your stars. हम तुम पे एहसान कर रहे हैं. Umva turi kugufasha hano. Uratinyuka wa mu manager we. क्या है ना विनीत, आपका Umva ngubwire Vinit. लेजेंडरी आर्टिस्ट फेड हो रहा है. Umuhanzi wanyu w'icyamamare ageze ku rwego rwo gutangira kugwa. Buriya hari urwego umustar agera ukabona ko atangiye kugenda amanuka. Atura umustar wanyu atangiye kugera ku rwego rwo kumanuka, rwo kugwa. और एक न्यू एज कंपोजर के साथ आपको उसे रेलेवेंट बनाना. Niyo mpamvu muje gushaka umuhanzi ukiri muto uzi imiziki igezweho ushobora kuba yakora indirimbo ijyanye n'igihe tugezemo. मेरा टैलेंट आपको चाहिए. Mukeneye impano yanjye rero. मुझे चाहिए. Nanjye ngakenera platform zanyu zo kuba muzamfasha nkamenyekana nk'uko mwamenyekanye. Rero wikwigira nkaho ari njye bakeneye gusa, turakeneranye. Uyu musore aza agaciro ke nubwo ari umukene. Ngiye kubaha hit y'indirimbo namwe mu promoting ku mbuga zanyu kuko boss ngiye kwandikira n'umustar
twese tuzamurane ntago ari feva mungiriye इंसान कोई किसी पे नहीं कर रहा इंडिया ये गाने में मेरा नाम इक्वल राइट्स ikindi muzama credit ko ari njye wanditse iyo ndirimbo buri hari igihe wandikira umuhanzi indirimbo agashaka kutabivuga ati uzama credit ko ari njye wanditse ino ndirimbo वीडियो फी iyo ndirimbo nzayigiraho uburenganzira nanjye mbega azajya arya amafaranga y'umwanditsi ikindi mugomba nanjye gukora video turi kumwe mukayipromotinga प्रमोशंस social media promotions mukamfasha muri promotion za social media mbega hahandi cyamamare cyaso indirimbo nziza gitangira kujya gipostinga amafoto y'umuntu kikavuga ati uyu musore mu following niwe wanyandikiye indirimbo muzama promotion ku mbuga nkoranyambaga zanyu है तो बोलो वरना byose ndabishaka लाइन में जो बाहर खड़े हैं उन्हें बुला लो हेलो we वर्क लाइक दैट अंडरस्टैंड ntago ari uko bikorwa 5 साल से यही कर रहा हूँ आई एम डन cyamamare लेट मी समथिंग wenda arambiye munshakira ikintu gisha nshakira indirimbo cy'umuhanzi yabuze indirimbo यार वो बताया लेबल मेरे हेड को बस लिस्ट amazina yanjye ni Vani ndutse mu gitangazamakuru nari mfite saa saba yo guha Prince interview saa sita n'igice डेज में आपको ऐसा गाना दूंगा नहीं है 5 दिन में शो है, डू यू अंडरस्टैंड? मुझे umukobwa yaje hano उसके uje murebye bona ni wa mukobwa bahuriye ku gitangazamakuru cyamurinda nkuba umukobwa ngafitanye interview n'uyu musitari bita ngo ni Prince लिरिक्स तो लिखने में टाइम umva dukenera igihe cyo kuba twakwandika indirimbo kuyiha melody विनीत सर manager Viniti we गाना मिल जाएगा आपको iriya ndirimbo ndaje nyibandikira nimugire ikibazo arabanza yiyereka babawunsa ko ari ugiye kwandika indirimbo हमारे साथ है wambonye se uyu mukobwa nawe turi kumwe uyu mukobwa turi kumwe mu inzira zamu आइए ngwino muko ngwino yasabiye inzira uyu mukobwa yaramubonye arabona ngo uyu mukobwa azi kwandika ko yamubwiye ubwo baherukana yasomye agenda yaravuga ati uyu mukobwa afite inyandiko nziza umukobwa ahita ava yajya kwirebera Prince ni ahantu abahanzi bateranira aho imiziki biri gutunganyirizwa amavideo गाना लिखेगा कौन तू indirimbo se kari wowe uyikompoza ninde uzayandika गाना लिख umusore ashobora gushaka amamelodi agakompoza indirimbo ariko hari igihe aba akeneye umwanditsi n'uruza agashyiramo inyandiko nziza सर आई एम वानी बत्रा फ्रॉम बज लिस्ट banyita Vani 12:30 का पिन nagombaga guha interview Prince saa sita n'igice aje guha interview icyamamare अपॉइंटमेंट oh हो गई बिकॉज आई nari nakiremo gake ntugire ikibazo डोंट वरी आपको क्या चाहिए इंटरव्यू चाहिए interview ngo ushaka guha icyamamare Prince Rayo. uzaze nyuma y'amezi abiri nibwo tuzaguha interview ubu turahuze bye uyu mukobwa ni umunyamakuru kazi babandi b'inyamakuru biha amastage bikababwira ngo mugende mushaka icyamamare cyitwa Nuza kibaha interview bwa bushene bukizamuka yageze ku cyamamare cyamamare ngo uzagaruke nyuma y'amezi abiri bari bwo tuguha interview turahuze bano ba star izina riba ryarabavunnye kutaguha interview ko yiboneye abananiwe सर प्लीज एक बारी रिक्वेस्ट करिए urore se wamunsabiye bye Vani bye nyagasana umukobwa baramukatiye ni nkazgo njya mbona nanjye abantu bambwira ngo mba interview we kibona ashyizeho imyaka 5 nibwo nzongera ku interview amagambo ari muri agenda y'umukobwa umusore yarayiririmbye icyamamare kirasara iyo ndirimbo ndayishaka भाई तू bana iyo ndirimbo irarenze इसके आगे के बोल none se nyuma y'iyo chorus andi magambo ukurikizaho ni ayahe पता नहीं ntago nanjye nyazi तो किसे पता है nimba utazi se ninde uyazi ahita areba wa mukobwa uriya niwe uzayandika nuriya urebe bose baramurebye Tell me again. mbwira nanone Prince wants you. Prince arashaka gukora iki yagiye ku gitangazamakuru kubabwira कपूर के साथ कोलैबोरेट करके एक गाना बनाना है Prince kira cyamamare mwari mwanumye ngo interview cyambwiye ngo mfatanye n'umuhanzi bita Krish Kapoor umwandaground tumwandikira indirimbo प्रिंस सर के लिए tuyandikire nyakuba Prince What will he give? none se Prince azaduha iki n'umwandikira indirimbo एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट azaduha ikiganiro kuri podcast yacu ya Buzzlist शो से पहले इंस्टा लाइव ikindi mbere yuko dukora icyo kiganiro ngo tuzajya kuri Instagram live yacu igitangazamakuru cyacu tumukoresha interview फेसबुक tujya no kuri Facebook live tumukoresha ikiganiro बेसिकली अक्रॉस द होल सोशल मीडिया mbega social media zacu zose zo ku isi Prince azemera kuduhaho interview turi live ndagira ngo wumve amagambo icyamamare cyasezerereje umukobwa niyemera kwandika ino ndirimbo kuko n'umwanditsi mwiza iki gitangazamakuru cyabo cyose kira cyamamare kizabaha interview bayinyuze kuri social media zabo zose bajya kuri Instagram bajya kuri Facebook bajya za YouTube hose That Krish Kapoor is an animal cya kigoryi bita Krish Kapoor ni inyamaswa going to endanger. ubuzima bwawe n'ubushyira mu kangaratete turi muri stage ngo uri gukorana kiriya kigoryi bita Krish Kapoor uwo ni murinda nk'ubije ubundi cyaramukubise cya Krish Kapoor dore urumogi rumuva ku munwa ngira ngo urabona ko rero atari isigara andagura wundi rero n'urumogi mana yanjye
niho dukura meditation. मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती. Njye ntabwo nzajya nkora amasaha y'ijoro. 8:30 तक अगर हम saa 2:30 mba ngomba kuhita nsoza ngataha. Bagiye gufatanya bakora indirimbo. Uyu arayandika yiririmbe, umukobwa aramushyira mu melody, umukobwa yandike. Iyo ndirimbo bazayiha icyamamare. Mvase. Dore urumogi. Bari muri studio. मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम Ikindi njyewe abantu banywera itabi iruhande birambangamira. को करना है सिगरेट. Nushaka kunywa itabi n'ibimogi byo binywera kure yanjye. Abasani subguje muri studio gukorana natwe uzi ko nta rumogi urumva bishoboka. Inspiration se yava. Araruzimye. करूँगी अगर आप गाली ना दे. Ikindi ujye ucunganwa n'amagambo uvuga. Guki? Comfortable. Njye ntabwo mba ndi comfortable kuvuga ayo magambo imbere yanjye. Bano bahanze ari ibigambo bavuga birimo bya bihekane bya SW, ya magambo mbega Kadafa akunda gukoresha na mikorojene. Ayo magambo yo muri kuyavugira imbere yanjye birambangamira. Muri studio mujye muyareka. Kandi abahanzi ngo niko bivugira. Baba bivugira za skwa. काम स्टार्ट करेंगे. Ibyo bihekane umukobwa arabiyamye ati ibyo bihekane muri studio mubikuremo. Ntago njye mba nekanye muri kuvuga ibyo bihekane. Mwabaswa mwe mutukana ngabaswa. Bicara hano. गाना लिखना. Tugiye kwandika indirimbo. टाइप का. Tugiye kwandika indirimbo 6 n'agahinda. 3000 रुपए घंटा चल रहा है. We ku isaha twishyura 3,000 bya studio. Ama studio y'ahandi ntago ari ukuvuga ngo ngurishyuye ngo baragukorera indirimbo ngo igihe cyose iri burangirire. Oya. Ni ukuvuga ngo nimba uje muri studio bakubarira ku isaha, buri saha uri bwishyure, buri saha uri bwishyure. Byandi mugera mu studio mukabanza kwinywesha ubuyoga, ayo masaha nayo bari kubarwa. एक ब्रेक लेते हैं. Umva muzimye ibyuma twitahire. Umukobwa kwandika byamunaniye ngo umusore aririmbe. Indirimbo barayikura he? Uyu mukobwa kare mwanditsi bari bizeye. I'm sorry मैं लिख नहीं पा रही. Umbabare sinshobora kwandika. Kubera iki? दिमाग नहीं चल रहा था थोड़ा. Ubwongo bwanjye busa nk'ubwakwamye. बंद फील हो रहा है. Hano hantu mbere na mbere haracecetse, ibintu birazimye. Kakirimo imiziki. Gahandika ashyiramo beat. Andika yashyizemo beat ngo yandike. Bashyizemo beat ngo umukobwa yandike. Biranga. पे नहीं आना चाहिए था. Ntago nakabaye naje hano. It's too much pressure. Hano hantu hari pressure nyinshi. नहीं कोई inspiration नहीं मैं Mbere na mbere nta inspiration wabona, nta kantu ka kumutiva, mbega singanzo yaturukaye. Ntago nakora ahantu nkaha. Silent, soundproof Studio ziba zicecetse. Studio ziba zituje, hari soundproof. studio में Niho turi kodingira buri gihe. Amahit menshi y'indirimbo yandikiwe hano. और होते बनाई नहीं जाते हैं. Yego indirimbo nyinshi baziri kodingira ariko ubundi ntago zagakorewe hano muri studio. Gwiki? जब तुम कोई अपना फेवरेट गाना सुनते हो तो तुम्हें क्या याद आता है कि ये स्टूडियो None se gute wakora indirimbo nziza cyangwa wakwandika indirimbo nziza? Studio yakwenspira gute? Studio yaguyenganzo. Studio yakwibutsa iki? Guhindukira ukabona ibikuta gusa biriho ama sound proof. Studio yaguye inspiration. याद आता है नहीं ना. Ntabwo bibaho. पता है क्या याद आता है. Mbwira icyo wibuka uri muri studio. मोमेंट. Nuwe mwanya, पल याद आता है. खुशी. ibihe byishimo, nuwe bushuti, nakaye gahinda, nuwe rukundo. Niki nyine ubona iyo uri muri studio. हिट गाने आते हैं. Indirimbo za hit ziraza zikagenda. Nibyo koko indirimbo iraza ku kwezi ngo ni hit amezi 2-3, amezi 6 iyo ndirimbo ikahita yibagirana nyine kandi yarabaye hit. 4 महीने उनको सुनोगे Indirimbo zirumvwa nyuma y'igihe gito zikibagirana. जो दिल को छूते हैं जो दिल के पास रहते Ariko hari indirimbo ziza zigakora ku mitima yacu. हैं वो Zikazahora mu mitima yacu kuzarinda dusaje. Izo ndirimbo ntago bazirikodingira muri studio cyangwa se ntago zikorerwa muri studio. Bazirikodingira muri studio ariko ntago zikorerwa muri studio gutyo. इसे नहीं बनाया जाता. Ntago ari gutyo zikorwa. ऐसा क्यों होता. Izo ziba ari indirimbo zidasanzwe. सोचा है कभी. Ibyo bintu ugeze ubitekerezaho hahandi nyine wumva nk'indirimbo imaze imyaka 20 ukumva buri muntu wese arayizi ukumvira cyakuryohe nk'uko yari kuryoheye icyo gihe mu gihe ari indirimbo wumva amezi 2 ukumva iyo ndirimbo uburyohe bwashizemo ntushaka no kuzongera kuyumva. Umukobwa aramubwira ati indirimbo rero ya nyayo itari biriya ngo by'amahitinga indirimbo yahitinze ni ibintu byitonderwa. Wabitekerejeho? उनके पीछे एक मोमेंट होता है. Izo ndirimbo usanga hari ikintu kizihishe inyuma एक्सप्रेशन cy'umwanya runaka udasanzwe. में जो फील. Izo ndirimbo usanga hari ibyiyumviro byazandikanywe handi wumva indirimbo kumva umuntu wayanditseho iririmbye hari amarangamutima yandi yari afite yari ari inyuma y'iyo ndirimbo buri muntu wese yumva akayisangamo. होता है Iyo ndirimbo usanga ifite amagambo atandukanye adasanzwe. कि जब बनते Umve वो जो शब्द होते हैं वो सिर्फ
ना पर उतरते फिर म्यूजिक बनता है वो म्यूजिक ya magambo aza agasanga paje yanditseho ubusa ayo magambo akayuzura ndetse ayo magambo akagusubiza inyuma mu bihe हमें टाइम ट्रैवल करवाता है iyo niyo ndirimbo umuntu yumva melodi yayo akahita yibuka ubuto bwe बचपन niyo ndirimbo umuntu yumva akibuka urukundo rwe rwa mbere cyangwa se umuntu wa mbere bakundanye पास पहले प्यार iyo niyo ndirimbo umuntu yumva akibuka imvura imunyagira मेमोरीज urwo rwibutso rwose umukobwa ari kumubwira ati hari indirimbo tuba tugomba gukora zidasanzwe kandi koko nibyo hari nk'indirimbo wumva ukahita wibuka mu buto bwawe ukuntu iyo ndirimbo yabikoraga ukuntu iki n'iki हमारे दिल के izo ni za ndirimbo ziza zikaba mu nguni z'imitima yacu ubuziraherezo वो हमें इन n'umukobwa पास में ये जो सारी taturore होती है ना ये हमारे दिल के izo ndirimbo ziba mu mitima yacu mu nguni y'imitima yacu ubuziraherezo होता है वो हमें izo ndirimbo ibyari byaribagiranye izumvishe zirabigarura बस लेके आता है क्योंकि दिमाग भूल जाता है लेकिन bya bintu ubwonko bwacu buba bushaka kwibagirwa cyangwa se ubwonko bwacu bwaribagiwe ibyo bintu ariko imitima yacu itaribagiwe ibyo bintu mbega iyo niyo ndirimbo wumva ukumva usubiye nko mu bihe ukumva hari abantu wibutse ukumva hari ubuzima rurimo icyo gihe wibutse ati izo ndirimbo ubwonko buba bwarazibagiwe ariko imitima yacu ntabwo izibagirwa नहीं भूलता है ना izo nizo nshaka ko dukora umukobwa umusore yarikanze ngo bashaka gukora bya bindi ngo tujye studio ngo dukore igihiti bakibyine nyuma y'amezi angahe abantu bose baba bakibagiwe izo ndirimbo njya numva nyinshi अटक जाती हूँ so sorry nifuza amagambo menshi natwawe चलो मेरे साथ ngwino tujyane hehe umusore se amubwira ngo ngwino tujyane hari aho yamujyanye yamuzanye hano bakina baseball abakobwa barikora ku masaha ye muzana hano bakinira baseball करो इट्स फन we ngwino ugerageze birarenze he हो जाएगा मोटिवेशन भी मिल जाएगा nukora buriya uraza kubona akantu ka motivasiyo umusore yabonye ko uyu mukobwa atakwandikira indirimbo muri studio amuzana mu buzima busanzwe areba ibintu bisanzwe buriya wiriwe ugendagenda rega nibwo uba inspired ukuntu ये सब sinzi gukina rebe लिखना नहीं आता लिखना नहीं आता ntabwo uzi gukina ariko uzi kwandika तुम सोल्यूशन Rebe. ढूंढती हो तुम लाइफ में ना फ्रंट फुट पे खेला करो ये सब uyu uri hano njye sinzi gukina yo जब क्रिकेट नहीं आता लिखना ntuzi gukina cricket ntushoboye kwandika हो तुम सोल्यूशन uhangayikishijwe naje muri studio indirimbo bayumvisha icyamamare uretse indirimbo yarayumvisha na management bakoma amashyi कैसा लगा गाना indirimbo murayikunze iyi ndirimbo irarenze विनीत finiti ऑन द सॉन्ग iyi ndirimbo ndayishaka इट्स isibwema nicawe indirimbo ni sawa है ना इट्स नाइस ni sawa बट ariko रैप सेक्शन haraburamo akantu ko kurapa indirimbo yari imeze neza ngo barashaka kuyirapa विदाउट रैप hagomba kujyamo ahantu prince azarapa बट एक काम करते हैं ariko nkubwire indirimbo bagiye kuyica क्या गाने का वाइब iyi ndirimbo turayohereza undi muntu ayongeremo vibe ayicurange neza kurushaho और से क्यों हम ही कर indirimbo tuyishyire kiza yipfubure nawe unyumvire परसों तक मिल जाएगा iyi ndirimbo muzayibona mu minsi ibiri musore uri kwibuka umuntu yabonye imodoka yenda kugonga mu muhanda iyi ndirimbo tuzayibona mu minsi ibiri गुड डिसीजन ufashe umwanzuro mwiza sha urarenze sha he हम होगा तेरा ugiye kwamamara nk'umuntu wandikiye icyamamara indirimbo buriya ndagura handikira umuhanzi w'icyamamara indirimbo ikamuha indirimbo nawe ukaba wabizamukiramo akavuga ati ya ndirimbo y'icyamamara ise burya ni kiriya cyana cyayanditse rebe kobwa vayo दिन रात इस गाने के पीछे हमने इतनी मेहनत की थी wakoze amanywa nijoro ukora ino ndirimbo कैसा ओरिजिनल गाना बनाया था कि पूरी दुनिया को पता लगे क्रिश कपूर iyi ndirimbo uyiha umwimerere wo kugira ngo abazayumva bazamenye impano yawe nka Krish Kapoor none iyi ndirimbo kuki ugiye kubemerera bakayihindura ngo bayishyire umuproducer wundi ngo ayongeremo ngo vibe ngo abarapa मिलेना वानी weho wanditse ino ndirimbo ugira ngo ubone interview icyamamare kizaguha interview मैंने भी ये गाना बनाया था कि प्रिंसेस अपलोड करे nanjye iyi ndirimbo nayikoreye Prince kugira ngo ayaprodinge nanjye menyekane nk'umuntu wandikiye icyamamare हिप हॉप बिना रैप का प्रिंस iyi ndirimbo itarimo R&B na hip hop ntabwo Prince yaprodinge बनाओ ना none si indirimbo twayikoreye iki उन्हें कि दिल से बनाया हुआ गाना iyi ndirimbo yari yuzuye amarangamutima y'iyi si none bagiye kuyihindura सबको पसंद है iyi yari indirimbo buri muntu atazibagirwa Twe- none bagiye kuyangiza ibe hiti Jaiga, tume- y'akanya gato ariko weho wayanditse uzaba uzi ko indirimbo bayangije ntabwo uzabaho wishimye n'abandi uvuga ati iriya ndirimbo narayimuhaye ariko uriya muhanzi yayikiniyemo yarayishe ये कोई शौक नहीं है सिर्फ खुद ibyishimo simbyitayeho mu gihe cyose nyiri umutindi ndi umukene nibanyishyura nta kibazo ndashaka amafaranga सक्सेस ndashaka kwamamara Shiva, ndashaka kugera kure byo
kumbwira ngo indirimbo ngo ifite umwimerere ngo izahoraho ndi umukene se bimaze iki nabura Krish Kapoor reba ari hano polisi iraza kuri studio Krish Kapoor ari baramwinjirana का सिंगर we ngoro muhanzi sha Joseph गोगे साहब बुला रहे बाहर tugenda ofisiye gunga arashaka kuvugisha afande आला सिंगर wa muhanzi ngo dore nguyu sagiho कृष कपूर witwa ni Krish Kapoor बाप का नाम लेने में शर्म आती है ufite isoni zo kuvuga izina rya so बाप का नाम बता vuga n'izina rya so yakwise अशोक कपूर papa wanjye yitwa Ashok Kapoor ngahura na Ashok Kapoor papa ni wa musinzi twabonye umuhanda yasinze बार दारू पी के रास्ते papa we yasinze ari guteza akavuyo mu muhanda रिपोर्ट 4 बार किया ubu ni ubwa kane baje kumuturigera आदमी था ये लेकिन जब से इसका papa we ngo yari umuntu mwiza ngo ariko umugore we hapfiriye रुपए के लफड़ा कर uyu mugabo yatangiye kuba umusinzi ateza ibibazo uyu ni umuhungu छोड़ के अपने बाप को uyu muhungu nawe yageze ahata papa we सर साथ में ही रहते थे अभी अभी काम Krish yabanaga na papa we kubera akazi aza kwimuka जन्म पत्रिका नहीं we चाहिए ntabwo ari ibyo nje kubaza लास्ट वार्निंग है iyi ni gasopo ya nyuma ngo aye musore अगली बार तेरा बाप papa we niyongera gusinda akajya guteza ibibazo mu muhanda तो बाप utamucunze ngo umwiteho तो अंदर डाल nzabafungana ibaze kandi थैंक यू aho kuba papa atari umuntu mukuru ngo nzabafungana we na so चलो 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 papa ngo yarasinze uyu musore burya niyo mpamvu avuga ati ngiye nakora igishoboka cyose Sabagana. indirimbo bayica bagira gute nkeneye amafaranga ndi umukene कितनी दारू पे तो रे ntashoboye no kwita kuri papa uzibaze kuba urwanye n'ibibazo by'ubuzima nawe ubuzima bwarakunaniye polisi ikageze gutura n'ibya papa we ni umusinzi yakora ibi yita kuri so mwabana mwe kuki mutita kuri baso kumbe so ni umusinzi wasinze do iryo sinzi musore yarababaye nawe ubuzima bwaramucanze ajya kongera n'ibibazo by'umusaza छोड़ देता हूँ मैं muzereka tukujyane mu rugo घर छोड़ देता हूँ आपको kanga ugeze mu rugo umukobwa arareba ndijyana ceceka muzehe n'umuhungu we nta nubwo bavugana muzehe yarisindiye अरे कोई ठोक देगा आपको barakugonga muzehe मुझे reka mfe अंकल आपको yaramufata aramukurubana अरे कृष्ण muzehe ngwino hano बाप है ये क्या असले uwo ni papa wari gukura we natangira yitware nka papa yambaye kugukura mu miringoti buri gitondo दारू भी लेना दारू भी bishaka gusinda भाई भाई कृष्ण ubishakira gusinda तुझे ashaka amafaranga yo gusindira mu nagano muhanda imodoka ntizikugonga अंकल अंकल आप ठीक तो है umukobwa yarumiye umusore पैसे चाहिए ना तुझे si amafaranga bakugenza ngo ushaka gusinda ये ले umusore arayafata genda ugura ibyo रख biyoga byawe by'amafuti और भी genda unywe और मर जा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा nushaka upfe nta n'ikintu byaba bimbwiye niyo wapfa मुझे भी नहीं ntacyo byaba bimbwiye upfuye umukobwa yarumiwe umusore yifitiye ibibazo bye ukagira cya papa cy'igisinzi umusore aramubwira ati muze niyo wapfa pe babyeyi abura hari ibipapa by'ibisinzi bivuga ngo abana baradutereranye ngo abana iki ni ukuvuga ngo hari igihe uba ugeze kuri rwa rwego n'abana bawe bavuga ngo muze niyo wapfa pe n'ubundi wapfuye uhagaze nta kintu byaba bitubwiye ngaho ibaze kuba uri kuri urwo rwego ubwo ndi kubwira bya bipapa byirirwa mu mayoga by'ibisinzi bitaba biteza akavuyo bibuza abana amahoro buriya hari igihe abana bawe bavuga ati muze yapfuye ni ukuri nta kibazo ngaho ibaze urwo rwego ugezeho ngo ni ubuyoga दिया मैंने we nanditse rap मुझे भी नहीं लगा था कि मैं ntabwo nanditse ko nakwandika rap वाइब है इसमें ariko rap nanditse ifite vibe yajya muri iriya ndirimbo umukobwa yaje kumubwira ntabwo yarazi ko yakwandika amarapu nk'ay'amatafu ganga nashaka kubigusangiza ibyo nanditse umukobwa arimo yanditse ibiki जैसे तुम्हारा एक पास्ट है ufite ahahise वैसे मेरा भी है nanjye ndahafite buri muntu aba afite ahahise महेश अय्यर Mahesh Ayer कॉलेज में सीनियर था मेरा umugabo bita Mahesh Ayer twariganye muri kaminuza nyiga imbere दोनों शादी करने वाले njye nawe twendaga gukora ubukwe शादी से पहले वो मिला इशिका mbere yuko dukora ubukwe ahura n'agakobwa kitwa Ishika डॉटर ऑफ राजेश ग्रोवर एंड तो umukobwa w'umukire cyane bita ngo ni Rajesh सोलमेट ufite ikigo bita ngo ni Soulmates wa mugabo wa mwanzi wumvishe bwa bugabo mukundana nabwo ka kagabo kamwangiye ku murenge ngo nibone ndi mukobwa burya nuko uwo mukobwa kakunze ari umwana wo mu bakire burari igihe umusore aba yenda kukurongora agukunda ariko akaza guhura n'umukobwa wo mu bakire mwebwe se ni mubikora abasore akahita uvuga ati reka nijyane n'umukobwa wo mu bakire iwabo hari n'ibyo bamfasha n'ejo hazaza n'iki n'iki mbega nka bya bindi namwe abakobwa mukora uduhungu mukajya mu basore bafite amafaranga uwo muhungu rero yarabinkoze उन दोनों ने शादी कर ली barashyingiranywe
महेश को अपना प्रमोशन मिल गया Mahesh bahita bamuzamura mu kazi kubera yarongoye umukobwa wo mu bakire bonye मुझे promotion भूल गया लेकिन मैंने ahita nyibagirwa ariko ngiye sinamwibagiwe yahoreye amanigo the worst part was ikibabaje ni कि उसने मुझसे मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ छीन ली yanyambuye intege zanjye nari mfite zikomeye मेरी राइटिंग intege nari mfite ni ukwandika uriya mugabo akimara kunyanga kwandika byarananiye लेकिन फिर मेरी लाइफ में तुम आए nyuma yaho nibwo waje kuza mu buzima bwanjye तुमसे मिलके फिर से कुछ लिखने का nibwo nongeye kumva nshatse kongera kwandika kuko wari uje mu buzima bwanjye शब्द बहने लगे amagambo ntangira kuyabona yo kwandika मेरा दर्द भी बह गया umutima wanjye wari uri kubabara agahinda nari mfite karashira तो क्या मैंने लिखना nongera guseka kubera wari waje mu buzima bwanjye nongera kwigirira icyizere yeah. And it's just because of you ibyo byose byongeye kuba kubera weho मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा फील करो you nawe ndagira ngo abe ariko wiyumva nk'uko wamfashije kwibagirwa hahise hanjye मैं भी तो कोशिश कर सकती हूँ nanjye reka ngerageze ngufashe I'm here if you need me ndahari nimba unkeneye yeah. लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो I get it nimba ari ibyo ushaka kandi ndabyumva Funny. Fanny Help me. fasha umusore yaciye bugufi abwira umukobwa ati nkeneye ubufasha fasha yo katururi Professor dore papa we mu kabara hari वापस चले आया इधर umva amafaranga yashizemo soka utahe kanishyuye we mfite amafaranga amwe nsora mu kabari ngiye mfite ibiceri nangahe twadufaranga umuhungu yamuhaye wari udufitiye n'andi madeni wari udusanga nisana nayo wamuginga we bamwambuye ikofi subiza ikofi yanjye umva uyu munsi nimba wishyira ariko tubamo n'andi ikofi ye barayitwaye uzari kurwanira ikofi itarimo n'amafaranga subiza ikofi yanjye utwara amafaranga uzari kurwanira ikofi uzari kurwanira ikofi wewe ni papa wanjye mumureke umusore yabyitambitsemo amafaranga mwayatwaye bamusubije ikofi kofi yanjye muyireke uzari kurwana nubwo yasinze avuga ngo ikofi yanjye muyireke mwinkorera ku ikofi nta mafaranga ari gusaba ariko ari kuvuga ati ikofi yanjye mwikoraho uzicaye nta nubwo azumufashe ikofi yanjye arebye mu ikofi ye kumbe harimo agafoto k'umugore we wapfuye bigatuma bamusinzi n'uyu mwana we akiri muto umusore arebye abona papa nubwo yasinze ni depression yatumye asinda yo kubura umugore we ahita yisarira agafoto kakiri muto na mama we abakabitse rehabilitation program ki hamare yahan ki ek umva muri rehab rero kugira ngo muzeze inzoga tuzimukamure mazongera abe umuntu muzima se 1 saal ku mwaka ni 960 आपको half payment advance ikindi bisaba mwishyure byibura kimwe cya kabiri imbere देंगे after that we will shift kugira ngo tubashe kumwereka haba muze bamuzanye muri rehab hamwe inzoga bakujyana bakazigukamuramo bakagushyira ku murongo CJ management policy umva iyo niyo mahame ya management yacu इसमें मैं ayo mafaranga nimba mutayafite musoro umusinzi wanyu कर सकता हूँ अगर तुमने गाने का कॉपीराइट और आईपी मुझे दे umva iriya ndirimbo nuyima yahise sasa abantu bonyine yakwaka amafaranga yo kugira ngo yishyurire papa we ajye muri rehab ni babandi babana ari kwandikira indirimbo yashe kubabwira baramubwiye ati nimba ushaka amafaranga iriya ndirimbo urayiduha yose nta kopi nta burenganzira muri buze kuyisigaranaho और पैसे दे सकता हूँ बट इसमें तुम्हारा नाम ndetse indirimbo nanone tuzavuga ko ari we ho wayanditse nta burenganzira na buke nta na video tuzakorana nawe nta promosiyo nta mbuga nkoranyambaga tuzakwamamariza नहीं कभी भी नहीं अरे सर जान ले लो mbega turaguha amafaranga uceceke umusore razi ko indirimbo agiye kwandika ari izamuzamura bakajya bamuha izo credit zose ku mbuga nkoranyambaga bakamutwikira bamuhaye kontarasinye tuguha amafaranga indirimbo tuyitware tuzigera twumva ari n'ahantu wavuze ngo iriya ndirimbo yigize rore tuzagukubita और पासेस रीप्रिंट कराओ विदाउट हिज urebe we mu muhamatike nawe aze kuza muri show Dude, it's going to be ni show bari buze Prince ari buze kuririmba mu ya ndirimbo yamwandikiye nawe bamuhaye udutike tw'ubuntu uze kuzana n'inshuti zawe murebe show urebe indirimbo wanditse ukuntu iri gutwika urebe umusore meze nk'ugurishije inzozi ze inzozi zari gutuma bicyamamare mu gihugu hose aremeye
aremeye arazigurisha kugira ngo ayo mafaranga basi ayishyuriremo papa we rehab, papa we bamukure ku biyobyabwenge. Ndebere kuntu ababyeyi mutuma abana badatera imbere. ये मेरे पास ndacyafite iminota isigaye आखिरी nsiga. कल मिल तो रहा है. ejo se tuzahura kubera iki? एक गाने की बात हुई थी जो तुमने लिख दिया twumvikanye kuzanyandikira indirimbo, umuhanzi twayandikiye arishimye, और जॉब भी सेट, interview yawe yayiguhaye n'akazi kawe kakozwe, nanjye banyishyuye, तब खुश. twese turishimye. मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता. gusa mu isi yanjye ibihe byiza ntabwo bijya biramba. So उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी. mbere yuko rero inkuru irangire yacu tubyemere ko irangiye. sora ati ibihe byiza byanjye ntibijya biramba, haburaga gato uyu musore w'icyamamare isi yose mumenye. ये पल भी गुजर गया. akanya keza kanjye nako karashize, nari ndi kumwe nawe, iminota yawe irageze 2:30. ati n'aka kanya keza nari nkiri kukuganiriza nako kararangiye. umusore yabuze gato yaragiye kuba icyamamare, igihugu cyose kikamumenya ko ari we wandikira ibyamamare, ari we waririmbye izo ndirimbo akaziha ibyamamare, ariko ahuye n'ikibazo cya papa we. kwereka umukobwa yaje hakuni no mu rugo iwabo, barebye kuri televiziyo babona umukobwa ari gukoresha interview icyamamare, umukobwa ari guca kuri televiziyo. aya ndirimbo amaze amezi 3 tuyikoraho. iyi ndirimbo nifungiranye mu cyumba iminsi 20 ndi kuyandika. Nyagasani, ibaze kuba uri umunyamakuru ubizi neza iyo ndirimbo ko ari weho wayanditse, ubizi n'uwo mwayandikanye, mu gitondo ukajya gukoresha interview umuhanzi akabeshya abaturage, bari baratubeshya abahanzi, umuhanzi ari kubeshya umukobwa, uyu mukobwa niwe ari kubwira nyiri kwandika indirimbo ngo nifungiranye iminsi 20 mu cyumba ndi kwandika ino ndirimbo yonyine, kandi ari uyu mukobwa yanditse, ari nawe uri kumubaza muri interview yewe. yari kuba yabaye icyamamare basi, abantu bose bari hano bazi ko ari we wayanditse. ura n'umusore uri seriye nka no agutera kandi kenshi kurusha rebe yaje akoni no areba ku isaha y'umukobwa ko nuzanye kare, turacyafite iminota. umukobwa asigaye yishimye, asigaye ataha yishimye, taha shu taha mon bebe. umukobwa ageze hano, mama na papa baramubonye acyuwe n'imbobo, kandi umurara umucyira umugi, dore abarunywera no muri kaburimbo. umwana wacu usigaye ugendana n'abanywara umugi, usigaye ugendana n'abanywara umugi. ababyeyi barikanze, umusore itajugunyura umugi. turashize. niba abasore bambara ibintu by'ibisengeri, buriya rega papa na mama baba bagomba kukubona wambaye ka made in Rwanda k'imigongo. papa na mama, umusore bamuguye gitumo yambaye ibideshire, ibiti isengeri byacitse amaboko, yambaye bobo. umusore yarababoye nawe aravuga ati kuki ntateretseho ka made in Rwanda k'imigongo. तो बता दे पुत्र. uriya musore ninde? mama wawe n'iki kijya mbere udashaka kumubwira? umukobwa araceceka. siyo ugendana na mayibobo zituma utanavugisha mama wawe. इतना मासूम बन के नहीं. wa mwana we wiba akagoryi. इस तरह के लड़के होते हैं. abasore nka bariya b'imbobo banywera n'amatabi mu ruhame, मासूम लड़का baraza bakareshya udukobwa tw'utwana twiza nk'amwe, चाहता है तो छोड़ देते. yamara kubona ibyo ashaka ubundi akaguta. तूने उसे महेश के बारे में बता दिया. ese uriya musore wamubwiye iby'umugabo wakwanze witwa Mahesh? उसे ये तो नहीं लग रहा है कि वो तेरा फायदा उठा सकता है. wabona agahinda kawe wamweretse ariko kari gutuma uriya musore agufatirana. bariya basore banywa ibitabi bazi gufatirana abana bitonda b'abakobwa, ntibazi ko uwo musore ari guha ibyishimo. papa ageze anasanga umusore yarazanye igikapu cy'umukobwa, uriya mukobwa yaribagiwe igikapu cye. धोखा खा चुकी है पता है. umugabo yaragutengushye bwa mbere, वो लड़का भी तूने ही पसंद किया था जो छोड़ के जा. wakunze umugabo arakwanga mukobwa wacu. इस कमरे से बाहर निकल. byadutwaye amezi menshi kugira ngo tugusubize ku murongo, wongere kwisanga uri umuntu muzima. जो को कुछ हो जाता है ना तो माँ बाप प्रेशर में. ukwiye kumenya ko mu gihe abana bacu bari kubabara, bari mu gahinda, ababyeyi natwe depression iba yadufashe. buriya mama nibyo ari kubwira umukobwa ati iyo ugiye mu dusore nka kuriya tuba tuzakubabaza, ati mwana wacu iyo ubabaye natwe nk'ababyeyi bawe natwe tubabara cyane no kurushaho. buriya ababyeyi baba bavuga ati umwana wacu arababaye, agahungu karamwanze, ugasanga ababyeyi nabo bagiye muri depression. ababyeyi twanga kubona abana bacu bababaye, niho dutangira kwibaza ati ese umwana wacu niyo tutamuhaye uburere bwiza ku buryo
arwaye depression y'umusore दोनों के लिए आंसू बाहर wamaze iminsi myinshi urizwa n'umuhungu ariko natwe twarariraga भी कहते हैं abantu bazaduseka डॉक्टर हो जाए चाहे रिश्तेदार सारे कहते हैं Nyagasani होता है जी होता है abaganga baradusetse abaturanyi baraduseka imiryango iraduseka abantu bakajya bavuga ngo bino bintu bibaho ngo umukobwa ashobora kubabazwa mu rukundo uranyumva कब से पागलों की तरह बोली जा रही हूँ मैं abantu bambonaga nk'umugore w'umusazi bavuga bati guta umwana w'umukobwa w'umusazi azana nk'umwana ushaka kwiyahura umwana yikubise hasi kubera isereri imba yabaye iki bahise baza kumunyuza hano mu cyuma ni kuri abakunyuza mu cyuma bari n'iki gitumye umukobwa yikubita hasi Vani, Rebe it's okay. Please get up. Vani imeze sawa haguruka bamuzanye kwa muganga umukobwa yikubise hasi kumbe yambobo nawe yabakurikiye kwa muganga iricecekera ababyeyi utambaye ka made in Rwanda k'imigongo babona ngo uri mayibobo लेकिन कुछ serious नहीं है. nta ndwara ikomeye arwaye Blood tests or 2 to 3 hours observation is all we require. icyo dusaba amasaha nk'abiri atatu tukara amaraso nimba nta kindi kibazo kirimo ariko tubonye ari sawa एक बार neurologist को भी दिखा. uyu mukobwa byaba byiza mujyanye kwa muganga uvura mu mutwe Appointment. babaganga nyine biga baba specialist mu byo mu mutwe reka mbasabire randevu ku muganga w'inzobere muzajyeyo mama niwe yavuze amagambo menshi bituma umukobwa yikubita hasi papa yahuye n'umusore aha जा सकते हो nawe injira urebe umukobwa ba papa nari birata injira urebe umukobwa wanjye ndabizi ko made in Rwanda atari zo zibikora gusa papa yahaye umusore uburenganzira ati injira urebe umukobwa mama aramureba umva mubwire wabandiwe पहले ही बहुत दुख देखा है umukobwa wanjye yarababaye bihagije mama yabonye umukobwa ababazwa n'umusore amezi 6 umukobwa atavuga atarya atanywa kubera ngo agahinda k'umusore wa mwanzi none abonye ibandi none ari ryo rije nimba yarababajwe n'umusore wambara twa made in Rwanda ibaze wa deshira ibyo azakorera umukobwa we nicyo mama bayibaza बहुत सिंपल है वो umukobwa wanjye n'umukobwa woroheje शादी करोगे उससे ese uzamurongora turashize uzamushaka शादी करोगे umukobwa wanjye uzamushaka turashize नहीं करनी है अभी nta n'igisubizo mfitiye nimba utazashaka umukobwa wanjye muveho बताएंगे तो uzashaka abandi bakobwa benshi muteshanye igihe टाइम पास नहीं है मेरी umukobwa wanjye ntago ari uwo abantu baza baruhukira ubundi bakamujugunya yagira icyo ku mukobwa wanjye se wamugura abantu niba aranakundana niba aramenyana neza ngo amushake ababyeyi nabo hari usanga umuhungu n'umukobwa aribwo bagihura nta n'icyumweru umukobwa uzamushaka cyari kumutesha igihe umusore yarumiye uze n'icyo avuga papa niwe waje gutabara umukobwa wanjye ntago ari baza gutamporerezaho hari abakobwa bo gutamporeza ngo uza mukamarana iminsi mike uruhura mu mutwe ubundi ukagenda akaza n'abandi gutyo gutyo hakaba n'uwo gushaka abasore ngo abo bantu baba bazi kubatandukanya शादी कर लेता है reka dushyingiranwe What? ngwiki reka dushyingiranwe शादी तुम और मैं ubukwe bwanjye nawe twikorera ubukwe se क्योंकि मैं बेहोश हूँ kubera ko naguye igihumure se कृष्ण तुम्हें शादी का मतलब पता है क्या ese ubundi ubusobanuro bw'ubukwe uranabuzira गए हो तुम कब hari ubukwe uranataha basi bw'abandi bantu mva umukobwa ariko usibye kuvuga ubukwe ngo tugire we hari n'ubukwe bw'abantu wari wataha होम कर चुका और सब we maze kuririmba mu makwe 40 ncurangamo tamenyera urumva ibintu by'ubukwe ndabizi ntabirenze एक पंडित दो so guhamagara padiri umwe फिर aba basezeranya kuzenguruka umuriro inshuro 7 ये खाना खा के n'abashyitsi mutumira nk'ijana bakaza bakarya bakataha hari ibindi birenze mu bukwe kandi kuko nibyo कुछ नहीं पता है तुम्हें we nta kintu kimuzi मैं ये नहीं पता अगर तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं we nta nubwo uzi nimba unkunda cyangwa icyo nsobanuye kuri weho cyangwa icyo usobanuye kuri njye लेकिन शादी करनी है none ngo ubukwe मम्मी ने कुछ कहा है mama wanjye ubwo niwe ukubwiye utwo tugambo umukobwa yahise abimenya iyi ni nyoko warunzanye mu bintu by'amakwe कृष्ण गलती मैं पहले कर चुकी हूँ amakosa nk'aya nigeze nyakora mbere yo kwihutira mu bintu by'ubukwe किसी और के प्रेजेंट के लिए खुद के फ्यूचर kubera umuntu twari kumwe natambye ahazaza hanjye अभी नहीं था फिर भी kandi nari mbizi ko umutima wanjye utiteguye nanjye जाना कि उसके सपने तो ariko nakomeza kwiyumvisha ngo indoto zanjye ni nazo z'uwo mugabo मैं तो मैटर ही नहीं करता indoto zanjye ndazijugunya nitakuze तुम ऐसा मत करना we rero wibikora प्लीज ndakwinginze
शादी आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, नहीं भी हुई तो कोई रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन रिग्रेट पता है किस बात का? sinshaka gushyingiranwa n'umuntu ngo nzicuze nyuma, ariko uzi ikintu nakwicuza nonaha. सुपरस्टार ना Ikintu cyambabaza nuko washaka kwishora mu bintu by'inkundo n'amakwe, nanjye indoto zawe zo kuba superstar, zo kuba icyamamare zikaba zirangiriye aho. Buri uzarebe biragoye ko umuntu wakoze ubukwe yapfa kwamamara cyane. Keretse yari icyamamara agakora ubukwe nibwo wenda bikomerezaho, nabwo bigenda bimanuka bigwa tubire. what you always wanted. Genda ugere ku byo wifuza, genda ushutinge video n'inshuti zawe, genda ubi icyamamare iby'ubukwe bizabiza nyuma, niko umukobwa yamubwiye. Ujye mu bintu by'amakuza ituzima, niko umukobwa yamubwiye. Iyo ugiye mu bintu by'inkundo n'abakobwa cyangwa se mu bintu ngo by'amakwe, hari ukuntu uhita uzima, cyangwa se abo bakobwa bagahita bagufungisha ngo kuko wari uri gukundana nabo. Iyi niyo mpamvu ugomba gukunda akazi n'amafaranga n'Imana n'igihugu na filime za Rocky, ibindi byose. Arakwereka yafashe urugendo n'inshuti ze bagiye gushutinga video. Katorore bafashe bisi. Sararishimye ukobwa aravuga ati ndashaka indoto zawe zibanza ukazigeraho. Ati nanjye ni bageze hano hari ababatangiriye. Bisi irahagarara. Tora abafana ngo hari akarimbo kamwe basoye bagashyize kuri YouTube. Kamwe murebe kandi nta na video ndirimbo ifite. Hano ko ari abantu benshi. Hano abantu uri bande we? We abantu bari hanze ya hotel yacu turi kurara mu musore se bona kari abafana. Yise bibona mbere itavuga TV gore kanyimire rekanyirye. Cyane leta iduteyesha aza hejuru rebe ibyo ari byo. Mbe n'abafana yise bibona. Akaririmbo kamwe bakoze kari seriye kanditswe na wa mukobwa, abafana baje. है कौन ये लोग केवी? Bano bantu ni bande? 20,000 से ज्यादा ऑर्गेनिक रील्स बन चुकी हैं. Ibi ni ibikwereka iyo wasohoye indirimbo ntugure views 20,000 byonyine bikakureba ari ibya nyabyo. 50,000 से ज्यादा शेयर्स हो चुके हैं. Indirimbo ye bakayisharinga ari ibindi 50,000 kuri za Spotify. YouTube पे बिना वीडियो के 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं. Indirimbo yacu muri kano kanya nabaye ya mbere kuri YouTube. Collection rate is on fire. Icyo ngicyo kikwereka rwose ko tuba twahatwitse. Sorry yarumiwe, karirimbo kabo kuri Spotify kari gutwika. Buno wabaye umustar umusa. Indirimbo yabo yamenyekanye. Mu bindi bihugu wabonye ka karirimbo kamwe gatuma no mu nzira ugenda bakagutangira se. Bose ni abafana bawe. लिया सुबह से इंतजार कर रहे हैं. Bagutegereje umunsi wose hano ngo bagusuze ku karirimbo kamwe bakoze gusa. Internet wayitwitse. Akoze indirimbo imwe none hatangiye gushya. OMG! ये है क्रिश कपूर. We uyu bamwita Krish Kapoor. Abafana bose barasakuje. Turi Josh Crew. Ko bande yabo yitwa. Sore abantu batangiye kumufana. Abantu batangiye kumwiyumvamo. Ibi nibyo yahoze yifuza, ari ukuri ibintu bikurenga no kubiseka no kubiserebura bikakunanira. Uvuga ati cyandi kurota sha. Ubwo naga ari yamenya gusekera. Mbe dore wabo manager ngaravayo. Manager akora iki hano? Manager ya Jean. Manager ya Jean. Yeah. कोई हेड इंजरी हुई है? Wigeze gukomereka ku mutwe wapi? No. Wapi? Yaje kwa muganga n'umukobwa. Are you on any medication? Hari imiti runaka waba ufata idasanzwe ya? Supplements, anything? Ibinini. Flaxseed oil. Papa wanjye usibye amavuta ajyama anyongerera calcium na iron. Regularly you can Ndafata bisanzwe nyine ni supplements bisanzwe. एक टेस्ट करते हैं. Reka tugerageza aga test. Okay? Umukobwa yaje kwa muganga wo mu mutwe barebe. आपको वो याद रखना है. Okay? Ugerageze ibintu ugiye kukubwira ubyibuke. 33 mg. Ibuka izina, ndagira ngo urebe ikizamini muganga yatangiye gukoresha umukobwa. Ati ibuka izina bita umuntu bita Vijay Sharma utuye ku muhanda 33 MG Road muri Bangalore. Repeat that after me. Ayo magambo mvuze yasubiramo. Vijay Sharma 33 MG Road. MG Road Bangalore. Umukobwa arabyibuka. Uri gukora ibiki? Keep on. Ngiye kuhita mbyandika kuko njya nibagirwa. Biba byiza rero ibintu byose umuntu ambwiye byanditse. हमेशा Buri gihe ibintu byose umuntu akubwira byandika yego kugira ngo nibagirwe. की डेट क्या है? Uyu munsi turi tariki zingahe se muko? Wumve. Mukobwa itariki arayibura. Sorry. Mbabarira ariko The generally date नहीं. ntago itariki njya nkunda kuzibuka. Turashize.
It's uyu the munsi 1st of February. ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025. iyo tariki urayibuka? Yego. Mukagaruka. कोई भाई बहन है? ufite abavandimwe? Wumve. और एक भाई है. Yego, ufite musaza wanjye. क्या उम्र है उसकी? Musaza wanjye afite imyaka ingahe? He's 12. Afite imyaka 12. Mbabarira ariko Actually, he's 13. musaza wanjye ashobora kuba ufite 13 ndakeka. Wumve. I'm confused. Birancanze. Ibintu by'imibare birancanga ntabwo mbyibuka. वो जो नाम और एड्रेस बताया था वो याद है? Uribuka amazina na adresse by'ahantu nakubwiye dutangira ntangira kukubaza mugira ngo mwese murahibuka ya mazina yamubwiye mu kanya bajya gutangira. Ese uri kwibuka ya mazina nkubwiye mu kanya tujya gutangira na adresse z'ahantu? Turashize kugira ngende bibutse yamubwiye Vijay Sharma, amubwira umuhanda wa 33 MG Road muri Bangalore. Nicyo kibazo cya mbere yamubwiye. Umukobwa ibyo bintu ntabwo ari kubyibuka, nta n'amasegonda 20 ngaha aciyemo umukobwa arabibura mu mutwe. Kuki MG Road था, SV Road था या लिंक? ese basi reka nkubaze, umuhanda nakubwiye ni MG Road, ni SV Road cyangwa ni Linking Road? Umukobwa no kwibuka ko ari MG Road none banamuhitishijemo ngo basi bamwibutse, nabyo ntabwo ari kubyibuka. Nta n'amasegonda 20 irashize babimubwiye. Urebe filime witonze. Nyine मैं थोड़ी distracted थी उस टाइम पे. nari narangaye kubera nindi kugusubiza utundi tubazo, ndarangara ndibagirwa turashize. डेट तो याद ही होगी आपको. Itariki y'uyu munsi se urayibuka ko nari maze kuyikubwira? Itariki yimubwiye mu kanya mwese murayibuka. Turashize umukobwa itariki nayo yayibagiwe. Itariki nayo yise yibagirwa mubwiye y'uyu munsi. Uya nayo ntago nyibuka. Muganga yarikanze, uyu mukobwa afite ikibazo. कोई आपके साथ आया है? कोई Hari umuntu waguherekeje se kuzana kwa muganga nk'inshuti cyangwa famiye? Oya turashize muganga yarikanze, uyu mukobwa afite ikibazo cy'iriza. None se muga hari ikibazo mfite ra? Turashize uyu mukobwa. आपके ब्लड रिपोर्ट्स में कोई Wa mukobwa amaraso yawe kwikubita hasi, ubundi abantu benshi bakunze kugwa igihumure baba bafite ikibazo cyo kubura amaraso nyine. Ati umukobwa kuba wikubita hasi ntago ari ikibazo cy'amaraso, amaraso yawe arahagije. आपके ब्रेन के इमेजेस भी लिए हैं, Ahubwo twaguskaninze mu bwonko उसमें भी कोई स्ट्रोक की इश्यू नहीं. kugira ngo turebe ko yaba ari stroke wenda itangiye kuza, ariko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko ushobora kuzarwara stroke cyangwa nona. There's something else. Ahubwo mu bwonko bwawe twasanzemo ikindi kibazo. The results are consistent with Alzheimer's disease. Twasanze urwaye Alzheimer. Yagasani ni icyorezo cyo kwibagirwa, ni indwara mbi cyane kwibagiza. Alzheimer's. हमारी Yego Fani, आपकी याददाश्त जा रही है. ubwonko bwawe buri kurimbuka, buri kwangirika burundu. ये बुढ़ापे में डायग्नोज. Iyi ndwara urwaye ubundi rwarwa n'abantu bakuru. If we find it occurring before Iyi ndwara iyo tuyisanze mu muntu utararenza imyaka 65, early onset Alzheimer's tubyita ari onset Alzheimer. कहते हैं. Mbega ni cya cyorezo kiba kikwatatse mbere. Ubundi iyi ndwara yo kwibagirwa muri uru rwego ni indwara byibura iyo yaje vuba pe ikata ku muntu. Ubundi iyo ndwara igusanga mu myaka 65 kuzamuka, nabwo kandi ubwo abakiri kare ngira ngo muza abayobozi b'ibihugu bayoboye na hirya no hino bibuka ibintu byose bari mu myaka 70, 60, 80 cy'abasogokuru banyu. Ariko ibaze wenda icyo gihe twanabyumva pe, utangiye kwibagirwa uri muri iyo myaka twabyumva, ariko iyi ndwara iyo utangiye kuyirwara gutyo n'umukobwa bamusanzemo uri mu myaka 20 nawe uri muri 30, uri muri 40, ibyo bintu ntago bibaho. 0.4% chance of it happening. Ibi bintu bundi ntago bikunze kubaho ku mwana muto nkawe yarwara ino ndwara, ngo biba bikubiye 0 n'ibice 4. भी एक 17 साल की लड़की Undi muntu ugeze kurwara ino ndwara akiri muto n'umwana w'imyaka 17 w'umushinwa, ibimenyetso bye byatangiye nk'ibi byawe. Kuba umuntu yakuganiriza ibintu ashira iminota 2 ukabyibagirwa. Nyagasani, मेरा क्या मतलब none se muga ibyo bisobanuye iki? Niki kigiye kuba? Turashize umukobwa bamuhaye amakuru atari meza. Fani yaje yihebye. सबको इन्फॉर्म करना होगा. Muganga yamubwiye ngo umenyeshe abantu bose. आप अकेले इससे नहीं. Iyi ndwara urwaye ntago wayihangana nayo ngo uyirwane ये wenyine. बातें तो आप ऑलरेडी भूल रही हैं. Watangiye kwibuka utuntu duto duto. Nako mumbabarire, watangiye kwibagirwa utuntu duto duto. धीरे Gake. डेंस भी याद रखना मुश्किल हो जाएंगे. Gutangira kwibuka ibintu binini bigiye kujya bitangira kukugora. Ngutangira wibagirwa utuntu duto, amatariki,
kwibagirwa wateretse telefone yawe cyangwa urufunguzo rw'imodoka, ati bitangira gahoro gahoro. Mu minsi iri imbere ngo ugiye kujya utangira kwibagirwa ibintu binini, handi wibagirwa nk'ubukwe nimba bwarabaye bw'abantu muziranye, ibirori runaka. आगे जाके लोग भी याद नहीं रहे. Uko iminsi igiye kugenda yicuma, ugiye gutangira kujya wibagirwa noneho n'abantu waruzi, ba bantu ukunda b'ingenzi kuri we ugiye gutangira kujya bibagirwa. Nyagasani umukobwa niyo makuru bamuhaye kwa muganga, ati abantu bawe ba hafi, ba bantu ukunda ugiye gutangira kujya bibagirwa. Hamwe usanga wibagiwe papa wawe, mama wawe ukabona ntumuzi, ukajya umuntu mukamuga ati uyu mukecuru n'uwo hari mama wawe, na ba bandi mukundana cyangwa se nawe muvukana ukabibagirwa. दोस्त, Famiye yawe, inshuti zawe, ना प्यार, n'urukundo rwawe, abo bose ugiye kubibagirwa mu minsi iri imbere. Fanny, yo niyo makuru yahawe. Fanny ari hano. फोन क्यों नहीं उठा रही हो? Kuki utitabaga telefone yanjye? Wa musore yaje kumureba. भूल गए ना मुझे? Wanyibagiwe se? Musore yaje kumureba. क्या चला गया? फोन ही उठाना बंद कर दिया. Maze iminsi ibiri ngiye none ntiwitabaga telefone, waranyibagiwe. कृष कुछ बताना है. Hari ikintu nshaka kubwira. Banza urebe abafana ukuntu abantu 500 baje kundeba barira basikuza baririmba izina ryanjye. Umukobwa yaragiye kumubwira ikibazo afite, none umusore yisize amubwira ati uzi byabaye sheri, harahiye abantu 500 baje kundeba. Krish, umva ngubwire. YMX Records वाला बताइए. Uzi yarebo yaje kutureba ngo idusinyishe imwe managing Prince. Video straight to the Delhi Music Festival per show. Bagiye kutujyana noneho muri Delhi muri show yaho. Deals, radio, duce ku maradiyo, duce ku mateleviziyo, ndetse credit njye nyibona y'ibintu byanjye byose. Tugiye kwatwika. Umukobwa arinda kumubwira ikibazo cy'umukungu azanye amakuru meza. हर चीज जो मैंने पूरी जिंदगी मांगी थी. Katorore. And the main thing, पूरा credit मेरा है वानी. Ubu none ibintu byose ngiye kubyemererwa. Izina ryanjye rizaba riri buri hamwe. Bagiye kumfasha yabonye rebo. चीज जो मैंने पूरी जिंदगी मांगी थी वो सब मेरे साथ. Ibyo nahoze nifuza ubu ndabifite mu biganza. Sinari nishimye uzi impamvu. क्यों तुम नहीं थे वहाँ मेरे साथ? Ntago nari nishimye kuko ibyambayeho ntago twari turi kumwe ngo ubirebe. Krish Fanny, मैं शुरू से अच्छा था लेकिन इंसान गलत था, बेवकूफ nari umuririmbyi mwiza ariko mbere ntago nari umuntu mwiza. था मैं. Nari ikigoryi. सिर्फ गुस्सा था मुझ में, शिकायत. Mbere nari mbayeho mfite umujinya, iyi si narayirakariye. ये सब लोग none ubu abantu bose मेरा टैलेंट देख रहे हैं वानी, मैं bari kwizerera mu mpano yanjye. तुमने देखे. Ese nawe uzakira intege nke zanjye Fanny? कहा था ना कि go get what you've always wanted, तो मैं आ गया. Warambwiye ngo nkore icyo nashakaga, niyo mpamvu nje kukureba. Ntago nzigera nkureka ngo ugende. Icyo nashakaga ni weho. कभी नहीं. Yaba nonaha yaba niteka sinzigera ngusiga. Ngwino tujyane. Ngwino tujyane urebe uburyo namaze kugafata. Ngwino nkwereke mo bebe. Nagaratega umukobwa amatwabwa ari kumubwira. Urira nkwereke Sherine. Maze kuba icyamamare nabonye rebo bansinyishije. Urabona? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वानी. Hariya mu kirere ubona ku gasongero niho nshaka kugera. Hariya niho nshaka kugera. Ariko sinshaka kugerayo njyenyine. तुम्हारे साथ. Ndashaka kugerayo ndi kumwe nawe. The whole world will remember my name. Isi yose izibuka izina ryanjye. Rishi Kapoor. Bose bazasakuza ngo turagukunda Rishi Kapoor. Rishi Kapoor. Rishi Kapoor. Love you. Rishi Kapoor turagukunda. Isi yose izaririmba ngo barankunda. Ngo barankunda. Umukobwa ari kurira. Love you Wani putra. Nubwo baririmba ngo barankunda ariko ngiye nkunda weho. Ndagukunda iteka. And ever. Iteka. 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 Umukobwa yabuze nahera muha amakuru mabi. Umusore nk'uyu uzanye inkuru nziza nk'iyi wishimye, uhita ujya kumubwira ngo kandi ngiye ngo nasanzwe ndwaye n'ibiki. Icyo gihe uri kumwicira vibe n'icyerekezo cye. Umukobwa yaracecetse aryumaho. Filime bayise Sayala ni ku gasobanuye films.com. Honyine zino filime zisangwa. Bimeze bite? Katurore. Yeah. Biraherera he? Barakwereka baje hano. Umukobwa yamaze kumenya uburwayi afite. पुत्र तू टेस्ट Mwana wagiye kwa muganga ra? Kwa muganga bakubwiye kumeza uti? Amani Fanny. Fanny umukobwa yitayisha ibizamini byo kwa muganga. Naribagiwe papa. इतनी बड़ी हो गई है भूल रही है एक दिन kugenda ukura uri kugenda wibagirwa. Uzi ko papa we nawe uzagera ukamwibagirwa ha mwana we. आपको सबको पता. Papa ari kubivuga ze ngo ni imikino.
umukobwa yibutse kwa muganga bamubwira ati famiye yawe uzagera aho uyibagirwe nta bukundo bibagirwe से टाइम का अंदाजा नहीं रहेगा igihe kizatangira kugucanga ugiyoberwa nimba ari ku manywa cyangwa nijoro ugiyoberwa nimba ari ahahise cyangwa ari uyu munsi wa none turi और इस पास्ट और प्रेजेंट की कंफ्यूजन में hari igihe ibintu byakubabaje ahahise bizajya byivanga n'iby'uyu munsi bigucangusha dukuri kurakazwa n'ibyahise kandi muri mu bihe byo kwishima violent episodes uzajya ugera igihe ugira amahane n'umujinya ट्रीटमेंट इस बीमारी को imiti tugiye kuguha nituma ibyo bimenyetso bitinda kugaragara रोक नहीं सकते ariko ntago dufite imiti yakuvura iki cyorezo ntago kivurwa ngo gikire mbega nta kintu kimwe bakora ngo n'umukobwa inzira ari kujyamo ntayikomeze reka tuguhuze n'umuntu wa mukobwa we dore wa mugabo Mahesh Iyer wa mugabo bakundanaga And now our partner and yatubwiye ko mwiganye kaminuza none ubu ni umufatanyabikorwa yashoye amafaranga mu gitangazamakuru cyacu yibutse n'umugabo n'umwe wamutereye indobo ku murenge wa mugabo wamuteye depression wamutaye ku murenge aragarutse So good to see you, man. byiza kongera kubona Fanny yagarutse nk'umukire yashoye amafaranga muri business yabo Look at you. irebe You're doing so well. meze neza You're looking great. urasa neza तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद it's been like a miracle. kuva twasora ya podcast yawe uri gukora interview Company the group company bita Soulmate rwose ifatanije na Grover Family my own. तब से bahise bashora amafaranga muri twe ni company y'uyu mugabo n'umuryango yashatsemo Anyway, guys, कल मिलते हैं oh yes. पार्टी में. ejo tuzahurire mu kirori nawe uzaze mu kirori cyo gutangira nyine ikirori cy'imikoranire Of course you'll be there. uzaze ejo yego nzaza barakwereka bidatinze baje mu kirori musore ari hano दिल्ली बार शिलोंग गया फिर गुवाहाटी कॉलेज इवेंट्स हम कॉर्पोरेट शोज ये भी तो कह रहा है कि पूरे नॉर्थ बेल्ट में गाना प्रमोट करना है aha kuri no musore ari gupakira ibikapu रेडियो स्पॉट्स iwana amaradiyo turayatwika ibikapu yapakiye umukobwa ari gutekereza ibyo yabonye ibyo bamubwiye kwa muganga kugera ku bitabo by'umusore kumubwira मैं जॉब छोड़ रही हूँ akazi kawe ngiye kugasezera क्यों कुछ हुआ kubera icyari ikibazo ku kazi kawe कुछ हो ही नहीं रहा यही तो प्रॉब्लम है ना nta cyabaye ariko ngiye akazi ngiye kugasezera नाम पे umukobwa ahita azanamanura imyenda y'umusore फायर खिला दूँ biriya bintu by'ama interview banjyanamo narababwiye ko nshaka kwandika अपने काट के फिर उनके kujya kubaza ibyamamare bidashaka kubazwa n'abanyamakuru it's not journal ndabirambiwe buriya ntabwo ari itangazamakuru ngenda ndashaka itangazamakuru Karibu. none se uri gukora ibiki तुम्हारी फ्लाइट है ना तुमने बैग ndi kugupakirira imyenda indege itagusika पैक ndi kugupakirira igikapu indege itagusiga sheri लास्ट मिनट इतने रिस्पॉन्सिबल ibintu byo gupakira utinze nawe बड़ी पैक्ड है sheri ibikapu by'imyenda yanjye twabipakiye एक साथ पैक किया था हमने nabipakiye kandi ndi kumwe nawe mu minota mike ishize kuki uri kongera gupakira ibindi bikapu yari yabyibagiwe Hey! umusore yarikanze uyu mukobwa amaze kumfasha dupakira ibikapu ngiye ku kibuga cy'indege none ari kongera kumpakira uyu mukobwa afite ikihe kibazo umusore ntiyabitinzeho यार भाई 20 मिनट पहले ना मैं we minota 20 nta mbutiyaje hari turaba tugeze ku kibuga cy'indege फ्लाइट में twihute cyane चार्टर्ड फ्लाइट थोड़ी ना बुक करी है यार अपन ने rebe सब ठीक है ना वानी shira umeze neza I'm fine meze neza तुमने अपने इतने सारे प्लान्स बता दिए ना तो kubera ko wambwiye ko iyi tuwa mugiyemo ikushishikaje niyo mpamvu nanjye nari nasaze got a bit menya confused ariyo mpamvu nari natwawe bikancanga umusore ntiyabitindaho ntabwo wakumva ko sheri wawe yaba arwaye indwara yo kwibagirwa bigezaho umusore ntiyabitindaho ubitangira bigirwa utuntu duto umukobwa nk'ubera ibaze gupakira ibikapu by'umuntu ugiye mu rugendo washira iminota itarenze 10 ukaba wabyibagiwe ukongera gutangira gupakira bushya aho ngaho indwara ibiri kugenda iganisha hamwe batubwiye igihe kizagera yibagirwa uwo bakundana yibagirwe famiye ye yibagirwe inshuti n'iminsi n'ibintu byose bikomeye uzi ndetse ngatangire kujya yitiranya hahise naho uyu munsi ngo bijye bituma agira amahane n'umujinya n'uburakari barakwereka muri iryo joro umukobwa yaje muri cya kirori cy'umuterankunga mushya Soulmate umukobwa yaje mu kirori bada witwa nde Excuse me, ma'am. bada witwa nde Are you with someone, ma'am? we hari umuntu muzanyara ibitekerezo biba biri kure ubwonko buba bwangiritse तुम बाहर क्यों खड़ी हो? kuki uhagaze hano dore wa mugabo wamutaye ku murenge होगा? we mukobwa mwamuje kwinjira नहीं रही थी। yanze kutubwira izina rye I'm sorry for this. babarire kuba bagutindije hano ngwino Soulmates. urakaza neza muri Soulmate uyu mugabo yaje nk'umukire washoyemo amafaranga umugabo yagiye gushaka mu bakire yishakira umukobwa wo mu bakire none nawe yabaye umushoramari ubu ni umukire ufata ka champagne umwe niko kadatera umutwe
Drinking? Nubu ntabwo ukinywa inzoga se? Come on, Van. Van zinywa. कैसी थी तुम कॉलेज में? Uribuka twiga kaminuza ukuntu byari bimeze? भीड़ से डरने वाली, simple. Watinyaga abantu benshi, uri umukobwa utuje, w'umwana mwiza, utanywa inzoga, ariko wari mwiza. Nubu uracyari mwiza, ikigabo cyamutaye kigashaka undi mugore gitangiye kumukora ku. Wari icyuki Vani. मुझे हिप्पी कंपनी की जरूरत नहीं थी वानी. I don't care about Basil stories. Iyi kampani ukoramo by'itangazamakuru sinari nyikeneye. I bought for you. Ariko iyi kampani nayiguze kugira ngo kubera kuyikoramo ku bwawe niwe ho nabikoreye. Kandi cyashatse undi mugore. Uzajya ukora ibyo nkubwiye bizatuma nawe uguma umeze neza gitangira kumukorakora. Ibyo kwandika byibagirwe ngo umunyamakuru. सारी पुरानी बातें याद हैं. Genda kwibuka ibihe byiza nagiye ngirana nawe hashya. Gitangira kumukorakora. मैं बहुत मिस किया. Ari ngukumbuye cyane Vani. Kandi cyashatse undi mukobwa ngo wo mu bakire. Ndibuka buri kimwe. Mukobwa ibitekerezo bye bijya kure. Mukobwa? मतलब? Bisobanuye iki? मतलब अंकल आंटी Ababyeyi bawe na musaza wawe क्या मिल रहे हैं? wababwiye ko uyu munsi turi buhure. वो तो कब से चाहते हैं ना कि हम मिले. Ababyeyi bacu se nibifuza ko njye nawe tubana. Nyine wababwiye ko twongeye guhura. तुमने बताया उन्हें मेरे बारे में? Ababyeyi bawe wababwiye ko naje yego. Turashize. Bebe. हो रही है ना. Je nawe se tugiye gukora ubukwe. Umugabo arikanguye, umugabo ari Mariya. Ni kumwe umugabo muba mwarakundanye agakora ubukwe, yamara kwibonera udufaranga n'urugo rwe rwubatse neza, akaba yagaruka kugutereta nk'umu ex we kugira ngo hongere hashye. None umukobwa atagiye kubwira ngo tugiye gukora ubukwe se. Umugabo aramuseka. Ngo ka champagne ngo niko kadatera umutwe. शादी. Je nawe dukora ubukwe. हमारी. Je nawe. Aramuseka. Umugabo arebye abona umukobwa ari seriye. तुमने प्रपोज किया. None se wanyambitse impeta se wampropose. Umukobwa atangiye kwibagirwa. Kuki uri guseka? मॉम डैड ने कुछ बोला है क्या? Ababyeyi bawe se babivuze iki? अरे मेरे मॉम डैड कहां से? Fani ababyeyi banjye nabo bahuriye n'ibiturimo. लोग देख रहे हैं बाद में. Abantu bari kutureba ndekura umukobwa we. Ndi boss ndekura. Reka tubiganire none amahesha abantu bose barumirwa umukobwa utangiye gukurura umukino. Kuki tutabivugana none aha? Je nawe ntidufite ubukwe? Can we be together? Kubera iki tutakora ubukwe nje nawe? Kubera iki? Umukobwa bamubwiye ngo ubwonko bwe buzangirika atangire kujya yitiranya ahahise n'uyu munsi turi. Uyu mukobwa bivuze ngo ubwonko bwe bwamusubije muri cya gihe akikundana n'uyu mugabo. Ntazi ko uyu mugabo yamwanze kera, yashatse n'undi mugore. Mbega ubwonko bwibutsa bwatangiye kubura. Kuki uteza akavuyano? क्या नहीं पता मुझे हाँ? Ninde uri gukina se ari njye nawe? Kuki tuta Mahesh waje aramuhamagara. Umugore w'umwana wo mu bakire yashatse. Kansubire ku mugore wo mu bakire nashatse. Sheri. Nibice bijya mbere umukobwa kari kugukurubana. No one babe. Uriya nta wari we Sheri. Just an employee जिसकी. Uriya ni umukozi nari mbwiye ko bagiye kumwirukana. Atangira guteza akavuyo arisaza. Reka mbwira abashinzwe umutekano basore mayibobo yari iri guteza akavuyo. All the security. We abashinzwe umutekano umusore uyu mukozi. Kuko mubwiye ngo ngiye kumwirukana yaratangiye kunkurubana nkaho ngiye ndi inshuti. Nyegasani. Dore ngo baramwihakana umukobwa. Ubwonko bwe bwatangiye kwangirika. Natangiye kujya yiteranya iby'uyu munsi n'ibyahahise. Madangwe no tugusore. Ngeze hano aragunga yikubita hasi. Katurore. Nyagasani. Umukobwa atangiye kuvangirwa. Iyi ndwara arwaye n'igikapu yakibagiriwe hano ngira ngo urabizi ko indwara arwaye ari ukwibagirwa. Tugaruke ku kibuga cy'indege. Sheri we yasinye muri Rebo. Sheri we ari kujya ku kibuga cy'indege reka amamagara urukundo ndusezere. Ari mu bubisi ujya ku kibuga cy'indege. Ahamagara Sheri we, Sheri ntabwo ari kwitaba. Bageze ku kibuga cy'indege. Bageze ku kibuga. Niyo ndege ya mbere yuriye abaye icyamamare. Sheri ntabwo ari kwitaba. Sheri wanjye kuki atitaba? Kumbe waje afungura igikapu cy'umukobwa yumva telefone iri gusona. Arayitaba ni umusekirite wa hano. Fani uriye kutitaba Sheri ngiye kwinjira mu ndege. Umva. Uyu hari amakuru bamubwiye abasekirite nyiri igikapu ibyamubayeho yagitaye byagenze uko bamusoye nk'inzererezi. Agiye kurira indege igiye kumugira icyamamare dore ngarongera akayisiga. Iyi ndege yari mujyanye muri konseri zitabaho. Iyi ndege yari mujyanye mu ma interview atabaho mpuzamahanga. Uyu musore yaragiye kwamamara ariko yakiriye amakuru y'ibibaye kuri suku umusheri we Fani.
ahazaze hose yahatereye inyuma yitavayo. Aza kwirebera umukobwa ibyamubayeho basohoye bajugunya amayi babona n'ukuntu bazisohora. Noneho byamubaye umusore yarikanze afunguye igikapu cy'umukobwa abonamo raporo zo kwa muganga. Izi raporo zo kwa muganga ziravuga iki? Musore afunguye hano ngo arebe raporo zo kwa muganga. Mama we yabonye ikibazo umukunzi we afite, uburwayi umukunzi we afite yarabubonye.